reka dusenge umwami. Noneho turizeye, twizeye umwana w'Imana, kandi kuri ibyo twemera ubugingo buhoraho kubwe. Nanone twongeye guterana kuri iki gicamunsi cyangwa se kuri uyu mugoroba ubwo ayandi materaniro, tukwiringiye kubw'ubutumwa no kubwo kuba turi bukubwire kuri uyu mugoroba. Turakwizera mwami, kandi turagutegereje. Waravuze uti abategereje Uwiteka bazongererwa imbaraga zabo, bazagurukana baba nk'ikizu. Turagusabye o Mana, ngo uduhe izo mbaraga zizatuzamura kuri uyu mugoroba mu gihe tugigutegereje. Turashimira ku bw'aba bantu no ku bw'agaciro bafite imbere y'amaso yawe no ku bw'agaciro bafite imbere yanjye. Ndabigushimiye Data, n'abakunezeza, kandi ndagusabye o Mana kuri uyu mugoroba ngo ubigaragarize ukurikije ibyifuzo byabo. Niba hari abarwayi bari hano, nibakire. Niba hariho gushidikanya mu bitekerezo by'umuntu, ubihanagure mwami. Uhe gusa imigisha yawe no kugaragara imbere yawe, kubera ko tubikeneye mwami. Uraduhagije nyakuri, kandi udahari ntacyo twakwishoborera gukora. Turagusabye ngo wumve uko tugushimira kuri byose wadukoreye. Mu izina rya Yesu Kristo dutegereje imigisha yawe. Amen. We pray that you will receive our thanksgiving for all that you have done. In the name of Jesus Christ, we look forward to your blessings. Amen. You be seated. Dushobora kwicara. Well, it's just Ibyo noneho uyu mugoroba w'iki cyumweru hari amafu cyane kurusha mu cyumweru gishize. Turashimira bene data bakoze iki gikorwa cyo gutuma haboneka amafu. Muri bo nzimo babiri cyangwa batatu. Mwene data Mike Egan, uwo ndeba hari inyuma, kandi mwene data Mike na mwene data Sothman, mwene data Roy Robertson, ndatekereza, na mwene data Wood n'abandi baje gukora igitaraganya, bagerageza gushyiramo ibyuma kugira ngo tubashe kubona ubu butumwa ubunyine cyangwa uyu munsi. None turabashimiye kubw'ibyo. No ku cyumweru gitaha mu gitondo, niwe umwami abishatse, nashakaga gukora amateraniro yo gukiza indwara, yo gusengera abarwayi. Tuzabikora mu materaniro yo gukiza indwara, Imana nibishaka. Munsi nitegereje mbona ko hari ipaki y'udutambaro hano. Nadusengeye igihe mwasengaga muririmba, nibwo nasengeye udutambaro. None hano hari utundi hano kuri uyu mugoroba. None twizera ko Imana ikiza abarwayi. Hari ubuhamya bwinshi bw'abakize indwara hagati yacu ndetse n'ahandi ku isi, kandi turabishimira Imana. Nuko natekereje mbona ko mu cyumweru gitaha ntazaba mpari ku bw'aka kanya gato, kandi ko twibanze cyane ku nyigisho z'ubutumwa. Nuko aho mbona ko byaba byiza dukoze amateraniro yo gukiza indwara, yo gusengera abarwayi, kandi dufite ibyiringiro ko Imana izaduha ibihe bihebuje. Noneho benshi muri mwe mwakoze urugendo rw'ibirometero byinshi mu modoka kuri uyu mugoroba. Naganiraga n'amatsinda y'abantu mu nzu yitwa Blue Ball uyu munsi, ari naho nafatiye ifunguro ryanjye rya saa sita. Abantu beza cyane, nagize amahirwe yo kubaramutsa, mbaha ikiganza ndetse no kuganira nabo. Abantu ntari narigeze kumenya baza hano ku rusengero. Ndashimira inshuti nk'izo, kandi ndashaka gushimira buri wese ntavanguye. Benshi basoromye imbuto maze barazituzanira, kandi hari uwatuzanira indobo y'isabune. Ndatekereza ko ari byo, kandi n'ibindi bintu binyuranye. Ntabwo muzi ukuntu binkora ku mutima. Kandi mu gitondo iyo nsohotse mu nzu, rimwe na rimwe mu kindi gitondo hari mwene data aho wari uri mu mibabaro, nta myambaro yari afite, nta kintu na busa yagiraga. Yashakaga uko njya kumushakira imyambaro. Mu gusohoka nahise ntungurwa n'indobo y'imbuto yari iraho. Ndavuga nti, mwazanye izi mbuto? Aravuga ati, oya, ntaho mpuriye nabyo, narindi hano mbere y'uko bwira. Kandi we yari yamaze kuhagera, kandi yari muramu wanjye Robert wari wazinzaniye. Kandi noneho ibyo bintu mu by'ukuri narabikunze. Riporo amaze kumbwira mu kanya gashize ko baturishije kuri uyu mugoroba kuri nge. Ndabashimiye, sinivuzaga ko mubikora. Nezezwa cyane n'ukwitanga kwanyu n'ibindi, ariko ntibyari ngombwa, kandi Imana ibaha umugisha. Murabizi Bibiliya iravuga ngo ibyo mukora byose mubikoreye aba bana bato, ninge muba mubikoreye. Ushize nababwiye neza ubutumwa, kandi abantu bamwe bashoboraga kubona ko ntekereza ko Yesu azaza ejo mu gitondo cyangwa kuri uyu mugoroba. Mu by'ukuri ndabitekereza. Ubwo rero simvuze ko ariko azabigenza. Kandi noneho
aho bishoboka ko atazaza mbere y'iki cyumweru gitaha, wenda akazaza mu mwaka utaha, bishoboka kuba ari no mu myaka 10. Sinzi azaza ryari, ariko hari ikintu nshaka ko mubika buri munsi mu mitwe yanyu. Nimwitegure buri munota, buri saha. Murareba, none atazi uyu munsi, wenda azaba hari ejo. Noneho rero icyo mubika mu mitwe nuko azaza. Sinzi isaha yanjye ya nyuma kuri iyi si, nta n'umwe muri tuyizi, kandi nta n'umwe muri twe uzi igihe azagarukira. Nawe ubwe ntabwo akizi, kuko abyivugira mu magambo ye. Yavuze ko Data ubwe niwe uzi igihe azazira. Umwana wenyine ntabwo yamenya igihe azazira. Noneho yibaye azi igihe Imana izongera kumwoherereza, ariko dutegereje ukuza kwe. Kandi nataza muri ibi bihe byanjye, azaza mu bikurikira. Nataza no muri ibyo, ubwo azaza mu bizakurikiraho. Ariko nge uko mbibona, nta gihe namba gisigaye. Mu by'ukuri, ku cyanjye giti bishobora kubaho umunota ku wundi. Nyamara ntibishatse kuvuga, ntabwo ari byo nshaka kuvuga. Rero ntibishaka kuvuga ko mugiye kubona ijuru rihindutse ukundi, kandi byose ntabwo ari iby'ukuza ndi kuvuga. Ndavuga izamurwa. Urareba, afite ukuza gutatu. Yaje mu mazina 3 y'umwana. Yaje mu butatu: Data, Umwana, Umwuka Wera. Murareba, ibyo byose ni Kristo umwe, y'Imana ibihe byose. None tuzi ko yaje gukora imirimo 3 y'ubuntu: kubarwaho gukiranuka, ukwezwa, umubatizo w'Umwuka Wera. Byose mu Mana bisohora mu buryo butatu. Noneho yaje ubwa mbere kugira ngo acungure umugeni we. Aza ubwa kabiri kubw'izamurwa, bwo kuzamura umugeni we. Aza ubwa gatatu ari hamwe n'umugeni we, umwami hamwe n'umwamikazi. Hanyuma, kandi icyo nicyo gihe abantu bategereje, uko kuza. Ariko noneho ubwo azaza, nta n'umwe keretse abazaba biteguye nibo bazabimenya igihe azabaje. Abantu bazaba bahari, nibyo ntibazamenya ibizaba bibayeho. Gusa bazazamurwa mu kanya nk'ako guhumbya, kandi bazabura, nibyo bahindurwe mu kanya gato nk'ako guhumbya. Nuko rero mwicare mubyiteguye. Bizaba biteye ubwoba igitondo kimwe, ubuze uwo wakundaga atagihari, akaba ntawe ushobora kubabona. Bizaba biteye agahinda, sibyo, kumenya ibyabaye wowe ukaba wasigaye. None rero nimugume mushikamye imbere y'Imana. No mu cyumweru gitaha, niba Imana ibishatse, kuwa mbere utaha, uwa mbere w'icyumweru gitaha, niba Imana ibishaka, nzasubiza umuryango muri Arizona, aho bazajya ku ishuri. Hanyuma nzagaruka. Nyamara sinzajyayo, sinzakorerayo amateraniro. Sinkunda kugera muri Arizona, nagiye handi. Nzasubizayo umugore wanjye. Noneho kuwa mbere mu gitondo mpite ngaruka. Nzava hano njya muri British Columbia, nzagaruka muri Colorado, nzongera kuba muri Arizona mu bihe byegera Noheri. Ntabwo igihe gitoya gihagije, wenda nk'iminsi 2 cyangwa 3 bwo gukusanya umuryango ngo uze mu biruhuko bya Noheri hano. Imana nibishaka, nzakorera hano ibiterane byinshi mu cyumweru gitangira umwaka mushya. Noneho rero hano ndi mpafite igihe. Ndi hano inshuro 10 gusumbya hariya, kubera ko hariya tutahafite urusengero, nta n'amateraniro, nta kintu tuhagira. Noneho rero kubijyanye n'amateraniro ku nsengero, ni ikintu kibabaje. Nta hantu hahari aho nakohereza abana banjye ngo bumve ubu butumwa kuko abana banyu babwumva hano. Kandi rero ni ikintu tubura aho ngaho. Ariko bose bamerewe neza, harakayutse, harashyushye, ukayuka by'ibihe. Ariko abana bose bamerewe neza n'ubuzima buzira umuze. Ngewe simpatinda cyane ngo mbe namenya niba ikirere cyaho ari kiza cyangwa se atari kiza. Iteka mba ngenda. Ndatekereza ko kuva nkivuka namwe ndi umuntu utaguma hamwe. Umugore wanjye anyita nzi ko ari hano, kandi ndashaka kumva bivugwaho nyuma y'amateraniro. Unyita ngwiki imiyaga ikunda kugenda, imiyaga itagiruhuka, imicanga ihagurutse igihe cyose mba ndimo ngenda. Mu yandi magambo, ubu hashize imyaka 22 nubatse urugo, kandi nyamara hari igihe mbona ndi nk'umunyamahanga mu rugo, uko iteka mba mpatiwe kwigendera. Ariko ntegereje igihe tuzaba tugeze mu gihugu umunsi umwe. Ariko kuri ubu intambara irakomeje. Noneho tugume mu masengesho. Mwibagirwe ku cyumweru gitaha mu gitondo, niba Imana ibishatse, muzaza n'abarwayi banyu n'abandi bababaye. Muzaze kare mubone ibyicaro. Hani birashoboka ko hazaba hari itsinda rihagije risaba gusengerwa. Tuzaba duhatiwe gutanga amakarita yo gusengerwa. Niba nta bantu bahagije bazaba bahari, ntabwo tuzatanga amakarita yo gusengerwa. Niba hazaba hari bake bashoboye gukora umurongo muto, urugero ni nk'amaduze 2 cyangwa 3,
cyangwa se ikindi gisa n'ibyo, ariko birashoboka ko twazatanga amakarita yo gusengerwa kandi tukazabikora isaha imwe mbere y'amateraniro. Ndatekereza gutangira azaba ari saa mbiri cyangwa saa mbiri n'igice, niho bazatanga amakarita yo gusengerwa. Bazafungura urusengero kubwo gutanga amakarita yo gusengerwa ku cyumweru gitaha mu gitondo, kandi rero muzabe muhari, muzazane n'abakundwa banyu bajye ku murongo. Tuzagubwa neza ubutaha mu rusengero niba barwaye, kandi tuzakora ibishoboka byose tubasengere. Nanone murakoze kubw'iri ituro ry'urukundo. None tugiye gusoma mu ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba no kwitegura icyo gikorwa, kongera kugaragara kwayo kubwo kutuzanira ijambo ryayo. Nuko tuzi ko dushobora gusoma ibyanditswe, ariko Imana izana gusobanurwa kwabyo. Murareba, dushobora gufata ibyanditswe, ariko Imana niyo itanga gusobanura kwabyo. No mu gihe mukirambura mu gitabo cya Yeremiya mu gice cya 2, nifuzaga kuvuga ko nejejwe no kubona dufite mwene data Vaire hamwe natwe, mwene data uhebuje mu mwami wacu. Ndatekereza ko hano hari mwene data hano, sinshobora kwibuka izina rye, mwene data Willard Cress, kandi namubonye bene data baturuka Arkansas, mwene data John mwene data Jackson na mwene data Rudel, kandi hari benshi mu by'ukuri ntashobora nakwifuza kubavuga mu mazina mwese, ariko simbishoboye, kandi murabyumva. Mwene data Ben Bryant nawe ndamubona yicaye hano, mu bisanzwe niwe ukunda kunyikirizaho amina. Mwese muzi neza ijwi rye. Yego, umunsi umwe i California nabwirizaga ubutumwa ku Babatista mu kibaya. Hari ihema rinini aho ngaho hamwe na benshi biyubashye b'Ababatista. Sinashoboraga kumva na amina n'imwe mu mpande zose. Murabizi, abagore bamwe na bamwe bafite ubwoba ko babacira mu maso. Nuko muri ako kanya nabonye ibirenge binini mu kirere nka gutya, ibiganza bibiri binini hamwe n'imisatsi yirabura yizunguza, ataka cyane ati amen. Yaratakaga nk'uko. Narebye hepfo ndavuga nti Ben, uturutse hehe? Mu by'ukuri yari yagiye gushaka amina ye. Ndabona umugore we amutekerezaho gato, nuko yatakajeho imwe mu misatsi ye yirabura, ariko ntacyo bitwaye. Murabizi, ntimugire ikibazo ku bw'ibyo. Nanjye natakaje iyanjye hashize igihe kirekire. Noneho ntimwibagirwe gusenga. Noneho ubwo twegereje igice gikomeye cy'amateraniro, mwibuke, niba dusomera ijambo, Imana izaha umugisha ijambo ryayo. Ntabwo rizagenda ubusa, ahubwo rizasohoza imigambi yayo. Kandi nzi ko mu gusoma ijambo ryayo iteka nzaguma mu kuri. Nisoma ijambo ryayo, Imana izubahije ijambo ryayo. Noneho duhaguruke kubwo kubaha ijambo ryayo. Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 12 n'uwa 13 byo muri Yeremiya ibice 2. Wumirwe ku bw'ibyo wajuru we, ufatwe n'ubwoba bukabije wihebe cyane, ni ku Uwiteka avuga, kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibi, baranyimuye, kandi ari njye soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Noneho twunamisha imitwe yacu. Mana dukunda, ijambo ryawe rimaze gusomwa. Turagusabye ngo wubahishire ijambo kandi uridukurire mu migani, uduhe insobanuro zaryo mu gihe tureba mu bihe byashize ku Bisiraheli babaye intangarugero, nk'uko Bibiliya itwigisha, kugira ngo tubone icyo wabakoreraga iyo babaga bubashye ijambo, kandi tubone n'icyo wabakoreraga igihe babaga batubashye ijambo, maze twige icyo dukwiriye gukora. See what you did to them when they disobeyed the word, and learn what we must do. So we pray that you. Noneho turagusabye ngo utuganirize mu buryo budasanzwe ku mugoroba w'uyu munsi, kugira ngo tumenye uko tugomba kwitwara muri iyi minsi twigishijwemo mu gitondo ko ariyo tuzabamo, kuko tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Dushobora kwicara. Nifuzaga kuganira ku mutwe w'inyigisho kuri uyu mugoroba mu gihe cy'akanya gato, ibitega bitobotse. Isiraheli yari yarakoze ibyaha bibiri. Imana yavuze ko bari barayiretse iyo soko y'ubugingo, kandi ko bicukuriye ibitega kugira ngo banyweremo.
impamvu yanteye gutekereza kuri uwo mutwe w'inyigisho nuko ujyanye n'ibyo navugaga mu gitondo, bijyanye n'igihe turimo, impamvu ituma duhirimbana. Kandi iyo turebye Isiraheli nk'icyitegererezo cy'icyo Imana yari cyo, yo igomba guhora iri ya yindi idahinduka. Kandi hari ikintu gusa kimwe rukumbi Imana yubaha, ni inzira yari yaraciriye abantu. Kandi igihe bavaga muri iyo nzira, noneho Imana yabaga isuzuguwe. Kandi Imana yanyuzaga abantu mu mubabaro kubera ko babaga bagiye hanze y'ibyo yababwiye gukora, uko byari kuba bimeze kose. Yanabahaye itegeko, ntimugafateho, ntimugakoreho, ntimugasogongereho. Ntabwo gusa ari uko byari bibi gukora kuri ibyo bintu, ahubwo nuko ari bibi gusuzugura ibyo yategetse. Kandi iteka hariho, ntabwo hashobora kubaho itegeko rihana hatabayeho ibihano bijyanye n'iryo tegeko. Rero niba nta bihano biriho, icyo gitegeko nta buremere riba rifite. Niba nta guhana kujyanye naryo n'iryo tegeko, nyamara turabona ko ibyo bo bakoze icyo gihe bisa neza neza n'ibyo dukora uyu munsi, ibyo abantu b'itorero bakora. Noneho turabona ikintu kidasanzwe hano. Abantu bamwe bashobora kubona ko ari ibidasanzwe kuba haravuzwe ngo bicukuriye ibitega bitubutse. Ubwo wenda birashoboka ko bamwe muri mwe batazi igitega icyo ari cyo. Ni bangahe bazi neza igitega? Ni benshi muri mwe. Niba mwarakuriye aho bororera inka, muzi igitega icyo ari cyo. Ndacyibuka, nanyoye ibisimba byinshi byazagamo. Kubwo gusobanukirwa neza igitega icyo ari cyo, nabwirije mu biturage iyo kure, aho mu rwuri hari ikibumbiro cyuzuye amazi yo mu gitega giteretse aho, amazi y'imvura, murabizi, kandi cyari gikuze nuko nijoro wasangagamo udusimba tw'inigwa habiri. Mbese nsobanukiwe neza n'amazi yo mu gitega. Igitega ni ahantu, ni ikintu bacukura mu butaka gisimbura iriba. Abantu batagira iriba bakoresha igitega. Mu bundi buryo, igitega ni ububiko bw'amazi bwakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Ni iriba ryafukuwe n'amaboko y'abana b'abantu. Umuntu acukura mu butaka kugira ngo afate amazi yo gukoresha. Bamwe bayakoresha nk'amazi yo gukaraba, abandi bakayakoresha nk'amazi meza yo kunywa, abandi nabo wenda mu buryo butari bumwe. Kera bihe bimwe amazi yose twagiraga yabaga ari ayo mu gitega. Hari ikintu kiyazamura, twazunguzaga tukazunguza kugira ngo amazi azamuke tuyavome mu gitega. Noneho hari icyo tubona ku bijyanye n'igitega kigitandukanya n'iriba. Rero igitega mu gihe gito wasangaga cyumye. Igitega ntigishobora kwiyuzuza ubwacyo. Biragoye kwishingikiriza ku gitega. Ntiwabasha kwishingikiriza ku gitega, ahubwo kigomba kwishingikiriza ku mvura mu gihe izagwa. Mu gihe cy'itumba n'urugaryi uko bimeze. Ibisanzwe ni mu gihe cy'itumba. Iyo hari urubura n'imvura, niza n'imvura mu gitega. Kandi iyo kidateza ayo mazi, ubwo rero ntabwo mushobora kuba mukiyabonye. N'ibyo niko bimeze. Harumagara, ntigishobora kwiyuzuza ubwacyo. Icyo gitega ntigishobora kwiyuzuza ubwacyo, ahubwo cyuzuzwa n'amazi y'imvura akimenekamo. Kandi ndashaka ko mubona ikindi kintu ku bijyanye n'igitega. Ubusanzwe uburyo byari bimeze iwacu, igitega ubundi habaga hari ikigega cy'imyaka kikubye inshuro ebyiri inzu. Kandi mu busanzwe amazi yamanukaga kuri icyo kigega ajya mu gitega. Ndibuka icyo gitega cya kera cyari aho hanze. Igihe ayo matiyo yamanukaga ava ku kigega, yuzuzaga aho ngaho mu kigega cy'imyaka. Noneho amazi yamanukaga avuye ku gisenge cy'ikigega cy'imyaka, aho inyamaswa zose zabaga zigendagenda aho ngaho mu kibanza. Noneho zikazamura imyanda ijya hejuru aho ku gisenge cy'ikigega mu gihe cy'iki. Noneho nyuma amazi yaza akozaho hejuru y'icyo gisenge cy'ikigega, akanyura muri ayo matiyo, akagenda agasohokana aho ku munwa wayo, yinjira muri icyo kigega cyakozwe n'intoki z'abantu. Kandi niba ibyo bitari umwanda, sinzi yuko hari ahandi hantu washobora kubona umwanda.
igihe waba ufite mwene icyo kigega. Yego mugabo, byari ibintu byakozwe n'intoki z'umuntu, wari umwanda ku buryo bushoboka bwose. Murabizi kera twagiraga ikintu twitaga nk'akayungiro ku gitega. Ese icyo kintu mwari mukizi? Byasabaga gushyiramo ikintu cyifashishwa nk'akayungiro kugira ngo gafate udukoko twose n'indi myanda iturutse ku gisenge cy'ikibandahori n'ahandi ahantu hose, hanyuma bikanyura hano byijyana bijya kwiroha mu gitega. Ubwo rero twashyiragaho ikintu cyifashishwa nk'akayungiro kugira ngo gafate imyanda n'ibindi bishoboka. Yego koko, nticyafataga umwanda nyirizina, cyafataga gusa ibintu binini byashoboraga guhanukiramo. Agasimba kashoboraga kugwamo, ariko ururenda rwako rwo rwakomezaga guhita rumanuka hamwe n'amazi. Noneho ugasanga mufite umwanda gusa iyo mwabaga mutunze igitega gishaje. Mu minsi mike iyo barekeyemo amazi ahinduka amazi adatemba. Iyo barekeyemo ayo mazi mu gitega agumamo nk'amazi y'ikizinga kandi akuzuramo ibikeri, imiserebanya n'inzoka. Twe twabyitaga imihini. Bito cyane, sinzi niba atari imikorobo, simbashije kubimenya, sinzi uko mwabyitaga, ariko ni ibintu biba mu mazi bita imihini. Ngira ngo murabizi, bangahe bazi ibyo ndimo kuvuga. Ariko mu by'ukuri mwebwe baba mu giturage murabisobanukiwe mwese. Ukureka kw'amazi kugumamo mw'imbere, maze ibikururwa n'amazi adatemba bikazamaho. Nuko ukureka kw'amazi niko gutuma byiberamo. Ni ukubera ukureka kw'amazi niko gukurura ibisimba byikundira imyanda iba mu mazi adatemba. Mu by'ukuri ibyo bisa cyane n'insengero zacu mu minsi ya none. Yatekereza ko twaretse kimwe mu byaha bikomeye itorero ryakoze mu minsi ya none neza nk'uko Isiraheli yabigenje mu bihe bya kera. Baramuretse we soko y'amazi y'ubugingo, kandi bicukurira ibitega byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Ibi byahindutse ubuturo bw'abakunda bene ayo mazi. Imiserebanya, ibikeri n'ibindi byose by'umwanda byiberamaho, kuko ari ibitega byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Kandi ibyo bintu bituye muri ibyo bitega. Uru ni urugero nyakuri rw'amadini y'iki gihe. Noneho muravuga muti, mwene data Branham, kubera iki uvuga cyane kuri bari abantu mu buryo bukomeye? Bari bakwiriye kuvugwaho, ni ngombwa kubivugaho. Muhunga icyo kintu kuko bizarangira gikoze ikimenyetso cy'inyamaswa. Nimwibuke, ni ukuri kizaba ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Idini ryerekeza neza kuri icyo kintu. Ni mu nzira yo kukiganaho. Noneho wakwanga wakunda kubw'imbaraga. Mwitegereze ubwami bwa kera bw'Abaroma. Ngicyo mu by'ukuri icyabayoboye kuri cya kimenyetso cy'ikizira. Mwabonye ko nta washoboraga kugura cyangwa gutunda adafite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. Byari ngombwa kuba ugifite. Hazaba hariho ibice bibiri by'abantu ku isi: abazaba bafite ikimenyetso cy'Imana n'abazaba bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibice bibiri gusa. Ubwo rero ugomba kuba ufite kimwe muri ibyo. Kizaba ari ikizira, ikimenyetso cy'iyobokamana, iyobokamana ry'ikizira. Hazabaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Mu kubyigaho turabona ko Roma yahoze iriho kandi izahora ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Ni ukuri, nta bundi buryo bwo kubyumva. Roma, kandi se n'iki Roma yakoze? Yavuye kuri Roma ya gipagani ijya kuri Roma y'ubupapa. Nuko maze ishyiraho uburyo bw'imikorere busakaye hose ku isi, aho bose bahatwaga kwinjira muri iryo yobokamana ryayo, bitaba byo bakicwa. Kandi ni ibintu bidasanzwe kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiramo, ndetse bameze nk'umwana w'intama. Kandi n'umwana w'intama ufite amahembe abiri mato, amategeko arengera ikiremwa muntu n'amategeko y'idini. Kandi mu kanya gato, mu gihe hariho umwana w'intama, nanone turabona ko yavugaga nk'ikiyoka, kandi ko yakoreshaga ububasha yari yahawe mbere ye n'ikiyoka. Kandi Bibiliya itubwira ko bavugaga bati, mureke dukore igishushanyo cy'iyi nyamaswa. Igishushanyo aba ari ikintu gisa n'ikindi kintu. Kandi dushobora kubibona nonaha ko itorero mu kuba ikizira kwaryo ririmo gukora impuzamadini hose ku isi. Aricyo gishushanyo cy'ububasha bwa Roma y'ubupapa. Izashyira ku bantu ububasha nk'ubwo yakoresheje kuri Roma ya gipagani, cyangwa nk'ubwo Roma ya gipagani yakoresheje. Nuko rero nta bundi buryo, ntabwo nyakuri ni ukuri. Nyamara ni ukuri.
niyo mpamvu mbivugaho mu myaka yanjye, mu gihe cyanjye. Niyo mpamvu ari ngombwa kubivugaho. Hariho guhamagara kuvuga kuti muyisohoke mu bwoko bwanjye kugira ngo mudasangira nayo icyaha. Rero ibyo mbigereranya n'ibitega byanduye bifite umwanda. Niwe soko y'ubugingo, niwe mazi y'ubugingo, kandi abantu bamugiye kure kugira ngo bicukurire ibitega bidatega ikindi uretse umwanda gusa. Ni wo wonyine bishobora gutega gusa, kandi nicyo amadini ashobora gukora. Akira buri wese uje kandi ushobora kubabera umunyamuryango, biteguye kumwemerera. Icyangombwa nuko agomba kuba afite amafaranga cyangwa se yambara mu buryo budasanzwe. Uko baba bari kose, naho baba baturutse hose, barabemera uko bimeze kose. Turabona ko kandi iki kimenyetso cy'inyamaswa cyakozwe hano. Amerika umubare wayo ni 13. Tangiranye n'ibihugu 13 byayikolonije, yari ifite ibendera ririho inyenyeri 13 n'imirongo 13, kandi inagaragara mu gice cya 13 cy'ibyahishuwe. Kandi Amerika ni umugore, bigaragara ku ifaranga ryayo, ndetse n'igihanga cy'umuhindekazi ku giceri cy'isenti n'igishushanyo cy'umugore. Turabizi ibyo, tuzi mu mateka yabyo byose, inzogera y'ukwibohora ndetse n'ibindi bisigaye. Ukwibohora, igishushanyo cy'ukwibohora, byose ni umugore. Umubare 13. Murareba, nyamara ni byiza kwitegereza ibintu nk'ibyo. Noneho nabanje kuvuga ko binyuze mu guhishurirwa cyangwa se yerekwa mu 1933 ko hari ibintu 7 byari kubanza kubaho mbere y'igihe cya nyuma. Kandi kimwe muri byo aho cyari uko Mussolini wo mu bihe byo hambere yashakaga gukomeza ubutegetsi bw'igitugu, kandi ko yari agiye kwigarurira Ethiopia. Yari kujyayo kandi yari kwigarurira Ethiopia, kandi umwuka aravuga ati azagwa kandi azaneshwa. Ndibaza niba hari ingabo zavuye ku rugerero zisigaye hano mu rusengero, zibuka ko nari narabivuze mu cyumba cya Redman aho wabwirizaga hashize imyaka itari mike. Nta muntu n'umwe uri hano muri iki cyumba waba warasigaye mu bari bariyo icyo gihe. Ku cyumba cya Redman igihe nabwirizagaho, igihe habagaho NRA, hashize igihe mu bihe Roosevelt yayoboraga manda ye ya mbere. Nta muntu n'umwe hano, niko ntekereza. Yaba hari? Yego, umuntu umwe. Hari umwe, yego, Madame Wilson, ndamwibuka. Umugore wanjye wicaye hari inyuma. Hasigaye 2 mu bari bahari bo mu bihe byo hambere, igihe bavuga ngo NRA. Icyo gihe ngo cyari ikimenyetso cy'inyamaswa. Nababwiye nti reka da, ntaho bihuriye na busa. Ikimenyetso cy'inyamaswa ntigituruka hano, gituruka i Roma. Ntibishoboka ko kiba ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi noneho mwibuke ko ibyo bintu byavuzweho. Navuze ko Adolf Hitler azagira iherezo ritazwi, ko azashoza intambara kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko baziyubakira ubuvumo muri beto, ndetse ko bazaturamo. Aho niho abanyamerika bazagirira isibaniro. Aho ni mu gice cya Segrefried, imyaka 11 mbere y'uko batangira kubaka. Kandi navuze ko ariko azagera ku iherezo rye, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizatsinda urugamba. Hanyuma ndavuga nti hari amatsinda 3, iry'abanazi, irya fascisme n'iry'abakomunisme. Kandi ndavuga nti byose bizarangira bibaye igikomuniste. Uburusiya buzafata byose bubishyire mu gikomuniste. Ndavuga nti hanyuma ubumenyi buziyongera cyane, umuntu azagira ubuhanga bukabije, azahimba ibintu byinshi cyane ku buryo bizarangira koza imodoka yenda kumera nk'igi, kandi hejuru hayo ari ibirahuri, kandi ikazatwarwa n'izindi mbaraga zitari iza direction, kandi barayifite iyo modoka. Kandi ndavuga nti hanyuma ikinyabupfura cy'abagore bacu kizagenda gitakara. Bazatangira gukora ibiteye isoni ku buryo bazata agaciro mu ruhando rw'amahanga yose. Bazambara imyambaro ya kigabo, bazakomeza kugenda iteka bambara ubusa, kugeza ubwo bazajya bagenda bambaye imyambaro y'imbere gusa ku mubiri wabo. Nibyo bizarangira biyambariye amababi y'igiti. Hani niba mwitegereje mu kinyamakuru Life cyo mu kwezi gushize, harimo urya mugore wari wambaye ibibabi by'igiti, kandi iyo yari imyambaro ye mishya yo gusohokana ku mugoroba, cyangwa se ikanzu y'ijoro. Iyo yambara mu ijoro irabonerana, ushobora kubona ubwambure uhereye inyuma. Ibibabi by'igiti nibyo byonyine bishobora guhisha agace kamwe k'umubiri we. N'imyenda yo kogana idafite amaburuteri cyangwa se amaburuteri, agace ko hejuru kambika ubusa umubiri. Kandi ibyo bintu mu by'ukuri byarabaye.
hanyuma ndavuga nti nabonye umugore ahaguruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwamikazi ukomeye, ibintu nk'ibyo, kandi yari mwiza ku buranga, ariko afite umutima mubi cyane, ategeka abantu bose kugendera mu ntambwe ze mu bubasha bwe. Hanyuma ndavuga nti maze ndabwirwa ngo ninongere ndebe iburasirazuba, kandi icyo gihe nabonye nk'aho isi ituritse. Byari bihari urebeye kure, byari uduce tw'ibiti hamwe n'ibitare by'amabuye bicucumukamo umwotsi, byajugunywe ku isi bitewe n'uko guturika. Kandi ibi byagombaga kuba mbere yo kurangira ku isi, kandi 5 muri 7 byamaze kuba mu myaka 33. Byari biri aho mu gihe cya nyuma, kandi muri icyo gihe navuga ku mikorere y'amadini, kandi nkomeje kubyizera kuri uyu mugoroba. Warindiriye ibibi, wariho umwanda wirunze. Sintekereza ko Imana yafata ikintu nk'icyo ikakikira itorero ryayo, kuko bisaba ko ribyarwa n'umwuka w'Imana kandi rikezwa mbere y'uko ryitwa iryayo. Umubiri utagaragara wa Kristo ni kubw'umubatizo tuwinjiramo, kubw'umubatizo w'umwuka wera. Ego nibyo koko, iyi mikorere y'ibitega ni urugero rwiza rw'idini. Uzi ubwenge yagombye kuba maso ntakinjireyo na rimwe, kuko Imana yagaragaje ko uhereye mu bisekuru byose irwanya icyo kintu, kandi ntirigera ikorana nacyo. Itsinda iryo ari ryo ryose, iteka iyo umuntu yazaga afite ubutumwa, urugero Rutere, Wesley n'abandi, iyo batangiraga gukora idini, Imana yahitaga ibashyira iruhande, kandi ntibe icyongeye kubagenderera mu bubyutse. Mugenzura amateka, Imana nta na rimwe Imana yigeze ikoresha idini kubwo kuzana ububyutse muri ryo, nta na hamwe. Rero uhereye mu bihe byose by'amateka ndetse no muri Bibiliya byagaragaye ko icyo ari ikizera mu maso y'Imana. Nuko rero ntacyo ngene nkorana naryo, ni nayo mpamvu mbirwanya. Ngerageza gusohoramo abantu ngo baveyo. Baratumiwe kimwe na Isiraheli, bimeze kimwe ubu. Ni ukureba kuri Isiraheli kugira ngo tubone ingero. Bo igihe cyose bagumaga ku isoko, byose byagendaga neza kuri bo. Ariko kuva igihe batangiye kwicukurira ibitega, imigenzereze yakozwe n'abana b'abantu, kuva ubwo Imana yahise ibareka. Natwe niko izatugenza. Barayiretse iyo soko y'ubugingo. Cyo ni Imana yabacyahaga kwikorera ikintu ubwabo, kugeza ubwo babasha kuvuga bati murareba ibyo twakoze. Noneho mu gihe cy'urugendo rwa Mose, mu gihe Imana kubw'ubuntu bwayo yabahaye umuhanuzi, yabahaye inkingi y'umuriro, yababanzirizaga imbere, yabigaragarije mu bitangaza ndetse n'ibimenyetso. Ubuntu bwari bwarahabaye. Ibyo byose Isirayeli yashakaga ko ibyo ari byo byose yireberaga amategeko. Banze ubuntu, bafata amategeko. Nibyo abantu bakora neza neza uno munsi. Banga ijambo bagafata idini kuko bashobora gukora ibyo bishakiye, maze bakirwanaho n'ibyo. Ariko ntabyo wakora muri Kristo. Mugomba kuza mukeye kandi mufite isuku kugira ngo mube muri Kristo. Ureka isoko idudubiza ukajya kunywa ku mikorere y'abantu yakozwe n'abantu cyangwa kugitega. Mwatekereza ko umuntu yakora ikintu nk'icyo? Mutekereze ku myumvire y'umuntu unywera amazi ku isoko yabugenewe, hanyuma akayareka akajya kunywera mu gitega cyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, hamwe n'ibikeri, imiserebanya, imitubu n'ibindi byose birimo. Ni ibintu bitumvikana ndetse bidashobora kuba ukuri. Ariko ibyo ni byo abantu bakoze. Bateye ijambo umugongo, isoko y'ukuri y'Imana ndetse n'imbaraga zayo, bajya kunywera ku bitega. Ibyo bari barakoze kera bongeye kubikora ubu. Baravuga bati, yaravuze ati barandetse. Niko yavuze hano muri Yeremiya 2:14 cyangwa 13. Niko yavuze ati barandetse ngewe soko y'ubugingo. Noneho turabona igitega icyo ari cyo. Turabona icyo gitega, turabona uko cyubatswe. Ni ikintu cyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, kivuye mu gisenge cyanduye. Amazi amanuka abavuye ku gisenge cyanduye, kandi agakukumba ibiri ku gisenge byose, akabinyuza mu mubiri kira nawo wakozwe n'abana b'abantu. Mwituyo ibimanura yakozwe n'abana b'abantu, ikabigeza mu gitega cyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Kandi umwanda wose ukitekeramo, na za mikrobe, imiserebanya, ibikeri
n'ibindi byose byakukumbwe barabikunda. Kandi nimwitegereze, n'ibikoko byanduye, imitubu yo mu mazi adatemba. Umuhini ntushobora kuba mu mazi meza, ubikoze byawica. Ni ngombwa kuba mu mazi y'ikizenga. Nibyo niko bimeze hamwe n'iyo myanda yose muri iyi minsi. Ntimushobora kubaho mu mazi meza y'umwuka wera. Niyo mpamvu barwanya ijambo bivuye inyuma, kandi bakavuga bati ririvuguruza. Ibyo byose ntacyo bimaze. Nuko bibasaba ikizenga cy'amazi adatemba kugira ngo bivurugutemo. Ni ukuri. Kandi niko bimeze hamwe n'ibikeri, hamwe n'imiserebanya, kandi hamwe n'imitubu, ndetse n'ibindi bisa nabyo. Kugira ngo bibeho, bisaba ko byibera mu bishanga, mu byuzi by'amazi adatemba, kuko kamere yabyo ariyo kuba ahantu nk'aho. Kandi ntushobora guhindura inyamaswa mu gihe cyose utarahindura kamere yayo. Kimwe n'uko udashobora kuzana umuntu mu ijambo ry'Imana mu gihe cyose kamere ye itigeze ihinduka. Kandi iyo kamere ye ihindutse, ava ku cyo yari cyo akaba umwana w'Imana, kandi umwuka wera akinjira muri we. Umwuka wera yanditse ijambo ry'Imana. Uyu munsi navuganaga n'inshuti yanjye nkunda, Dr. Rivera, uri hano aka kanya. Ni umunyateolojiya wuzuye. Rero ubusanzwe tugirana ibiganiro byiza ku bijyanye n'ibyanditswe. Ni umunyabwenge. Igihe kimwe yambajije icyo ntekereza ku kimenyetso ndahinduka cy'umwuka wera. Ese no kuvuga mu ndimi? Ibyo hashize imyaka. Naravuze nti oya, ibyo siko mbibona. Aravuze ati nanjye ni nk'uko. Arongera ati nyamara niko nigishijwe. Aravuga ati kuri wowe ni ikihe cyaba ari cyo kimenyetso kiwugaragaza? Naravuze nti ikimenyetso gikwiriye nkurikije uko mbibona ni urukundo. Nuko dutangira kubiganiraho. Hanyuma rero naje kubona ko byasaga neza n'ukuri. Nuko mbyubakaho. Niba umuntu afite urukundo, ariko umunsi umwe umwami binyuriye mu iyereka yarankosoye. Nuko yavuze ko ikimenyetso cy'uko umuntu afite umwuka wera ni kuri babandi gusa bashobora kwakira ijambo. Z'urukundo, si no kuvuga mu ndimi, ahubwo ni ukwakira ijambo. Nuko noneho Dr. Rivera ambwira ko bihuye n'ibyanditswe. Aravuga ati kuko muri Yohana 14 Yesu yaravuze ati igihe we umwuka wera azabazaho, azabahishurira ibyo nabigishije, kandi azabamenyesha n'ibizaza. Aho rero ngiki gihamya cy'ukuri cy'uko ufite umwuka wera. Ntiyigeze ambwira ikintu kitari cyo. Icyo nicyo gihamya cy'umwuka wera. Kuri uwo nguwo ushobora kwizera ijambo, ushobora kuryakira, kubera ko Yesu ntiyigeze avuga ati igihe umwuka wera azazira muzavuga mu ndimi. Ntabwo yigeze avuga ko igihe umwuka wera azazira muzakora ibi cyangwa biriya. Ahubwo yaravuze ati azafata ibyanjye abibamenyeshe, kandi azabamenyesha n'ibizaza. Noneho ngicyo ikimenyetso cy'ukuri cy'umwuka wera, nk'uko Yesu ubwe abivuga. Rero ibyo byiyumvo byose ibyo abantu bafite ndetse n'ibyo bakomeza kugenderaho, mushobora kubona impamvu babikora. Murareba, ibyo ni ukubera ko ari idini cyangwa se icyuzi cy'amazi adatemba. Kandi nta dini na rimwe rizigera ryubakira ku ijambo ry'Imana ritunganye. Ntibishoboka, kuko Imana udashobora kwikorera idini cyangwa idini. Oya mugabo, dore impamvu yabyo. Fata itsinda ry'abantu bashobora kwizera ijambo, hanyuma bakora idini. Mu kanya gato, nko mu gihe cy'umwaka, uzasangamo imyuka ya bariki. Iyo udashobora kumvisha ukuri, niyo iganza, kandi nta kindi wayikoraho. Ntabwo iyo ari imigenzereze y'Imana. Oya, rero tuzi ko icyo kintu kiri hanze y'ibikenewe, bibaye igitega, bihindutse ahantu buri wese akorera ubugambanyi kuri iyi ngingo, ibyo cyangwa ibindi, kugira ngo babashe gukomeza abayoboke, cyangwa se kugira ngo abantu babashe kwinjiramo. Urabona ko iyi migenzereze yatangiye kera mu gihe cya Isiraheli. Igihe bacurukuraga ibitega, hariho umuntu n'itsinda ry'abafarisayo bari baracukuye ibitega. Hariho umuntu witwaga Herode watangaga itegeko, wayoboraga igihugu, kandi aza gutega amatwi umuntu utaratakazaga igihe cye ku madini yabo. Yari umuhanuzi, kandi nta muhanuzi n'umwe wigeze agirana isano n'idini, ahubwo yararyangaga. Uwo muhanuzi atangira kuvuga ngo ntimutangire kwibaza mu mitima yanyu ngo dufite Aburahamu nka sogokuru, kuko ndababwira ukuri ko muri aya mabuye Imana ishobora guhagurutsamo abana ba Aburahamu. Bari bazanye umuyobozi ukomeye kugira ngo aze kumwumva, kandi uwo muyobozi yari yaratwaye umugore wa mwene se. Kandi n'iki uyu mugabo yaje kuvugira imbere ye? Bibwiraga ko yari kugambana, kandi ko yari kuvuga ati
tugende mugenzi, nimwicare rero mu mwanya mwiza w'icyubahiro, kandi ndanezerewe cyane kuba mwaje kunyumva uyu munsi. Yohana yagiye kumureba maze aramubwira imbona nkubone, ntabwo wemerewe kumujyana. Ikintu cya mbere yavuze, yaramucyashye kubera ibyaha bye. Murabona, amadini akora ibitega by'amazi adatemba, aho abantu bashobora kubaho babana n'abagore, kandi abo bagore bakabasha gukora ibyo bishakiye, biyogoshesha imisatsi, bambara amakabutura ndetse n'ibindi, kandi bakiyita abakristo. Nyamara isoko y'ukuri, haleluya, mu mbaraga z'Imana, ntabwo yashobora kugumaho, kuko azasunika ibyo byose hanze. Ninjye soko y'amazi y'ubugingo. Barandetse bajya kwicukurira ibitega. Nyamara isoko y'amazi meza, turabona isoko y'amazi atemba niki se? None ubwo twamaze kubona igitega icyo ari cyo, isoko y'amazi meza niki? Ni iriba ridudubiza. Niki mwene data Branham? Ni iriba ridudubiza, isoko yaryo yibera hasi mu nda y'isi, kandi igakomeza kududubiza amazi yaryo. Ihora itemba, irihagije, amazi yayo ahora afutse kandi asukuye. Iri ni iriba ridudubiza, isoko y'amazi atemba. Ntabwo arapfuye adatemba, natemba iteka, ihora igenda, agahora akora ibintu bishya buri gihe, atemba. Avoma mu masoko yayo, ivoma mu masoko yayo ari hasi kure yayo ubwayo, kandi noneho aho hari isoko y'amazi adudubiza, iriyoza ubwayo, n'amazi meza asukuye ayunguriye, ubwayo arihagije. Si ngombwa gutegereza ko imvura yuzuza ububiko bwayo. Ahora adudubiza, itanga amazi ku buntu, ntabwo ikeneye ko bayihaga, bayifasha kuzamuka, kuyacira inzira cyangwa kuzamuka. Ni isoko y'amazi atemba, ibyo gusa. Ntabwo ikeneye yuko bayihaga, ko bayizunguza, ko bayinyeganyeza cyangwa ko bayiyungaho. Ni isoko y'amazi meza. Murabizi, mufite ibyo bitega bishaje, bisaba guhindura no guhindukiza no kongera guhindukira, hanyuma bagasunika n'ibindi nk'ibyo kugira ngo babashe gusohoramo ayo mazi. Ariko isoko y'amazi atemba yo izayatanga ku buntu, bitabaye ngombwa ko bayasunika, nta kuba umunyamuryango waho, nta kindi kintu gisabwe. Ndanezere kuba iyo soko iriho. Yego mugabo, ntabwo ikeneye ikintu cyo kuyifasha kuyungurura kugira ngo hakurwemo imyanda. Noneho rero ibiturutse kure mu ndiba y'isi, munsi aho mu rutare, ahantu hatari umwanda na busa, ntabwo ari ngombwa kuminuza mu mashuri. Nukuri imikorere y'ubwenge bw'amadini yakozwe n'umuntu kugira ngo muganga w'imitekerereze ya muntu agusuzume maze yemeze niba ushobora cyangwa udashobora kuvuga ubutumwa. Nta mikorere nk'iyi haba, ntiwabikora. Iryo riba rihora ridudubiza, ugize icyo ushyiramo ryakigusha hirya cyangwa hino. Nta mwanya w'imyanda y'amadini rifite. Ntabwo ikeneye akayunguruzo, umubirikira, gusunikwa, gucuguswa cyangwa icyo ari cyo cyose. Yo ibiri aho idudubiza. Nikeneye gutegereza amazi y'imvura kugira ngo yiyuzuze ubwayo. Imvura n'ububyutse cyangwa se iyo soko, aho muri iyo soko y'ubugingo, aho intumbiri niho ibizu biteranira kugira ngo ububyutse. Ntibisaba kugira ububyutse, ntibisaba gusunikwa, ntibisaba gusunikwa kugira ngo mugire icyo mukora. Icyo mukwiriye gukora gusa ni ukuza ku isoko. Ihora yuzuye amazi apfutse, ntigira iherezo, ihora ududubiza buri gihe cyose. Ntibisaba ngo mujye kugitega hanyuma muvuge muti, rero iyo abaga yariguye ngo tureke amazi yose aturutse hejuru nibwo twabona icyo kunywa. Murareba, ntabwo ari muri ubwo buryo. Iyo soko idudubiza amazi meza akonje ya buri gihe. Mushobora kubitekerezaho. Ntibisaba ngo muvuge muti, mbega byiza, ngiye kuri kiriya gitega gikuze, mbere bakinyweragaho ariko hashize igihe nta mvura ihari. Ndabikubwiye, bishoboka kuba cyarumye. Uko niko imwe mu mikorere yashyizweho n'amaboko y'abana b'abantu imeze. Mushobora kwinjiramo niba hari ikintu gikomeye kirimo kuberayo, ahantu hagwirirwa ikintu runaka cyangwa habera ikintu runaka, ibirori bikomeye n'ibintu bikorwa, gukina roto no gukorera ibirori hasi mu mazu yo hasi mu butaka n'ibindi nk'ibyo. Wenda aho muzahasanga icyumba cyuzuye. Ariko iyo mugiye ahantu hari isoko idudubiza, iteka usanga abantu bagiyeyo kunywa amazi meza avutse. Mushobora kubitekerezaho mugira muti,
hashize imyaka 10 batabonye ububyutse. Niba mwibera hafi y'iyo soko, yo iteka ihorana ububyutse. Nk'uko uriya muntu wo mu gihugu cy'igare yabivuze, cyangwa igihe kimwe mu gihe cy'ububyutse mu gihugu cy'igare, bamwe muri abo badogiteri bakomeye muri teolojiya muri Leta Zunze Ubumwe bagiye muri ibyo bihugu by'igare kugira ngo barebe aho ibyo byose byaberaga no kumenya neza ibyo ari byo. Bari bambaye amakora ahindurije areba inyuma n'utugofero twabo dukoze mu miseke, nuko bakomeza kugenda mu mayira. Muri ako kanya haza umupolisi muto, yari arimo azunguza ndembo ye akubita ikivuziriza agira ati, ku musaraba aho umucunguzi wanjye yapfiriye, naje gukizwa ububabare, aho niho amaraso ye yereje umutima wanjye, icyubahiro kibi cy'izina rye. Yagendaga mu nzira, nuko baravuga bati, asa n'umuntu w'umunyamuka, reka tujye kumubaza. Bati, yewe mugabo we. Aravuga ati, karame mugabo. Baravuga bati, duturutse muri Leta Zunze Ubumwe, turi itsinda riri hamwe, twaje hano gukora ubugenzuzi ku cyitwa ububyutse buvugwa hano mu gihugu cy'igare. Abadogiteri muri teolojiya, kandi na hano tuhazanywe no kureba ibyo ari byo. Aravuga ati, baravuga bati, twashakaga kumenya aho ububyutse buherereye ndetse n'aho amateraniro yabereye. Aravuga ati, mwahageze mugabo, hehe, ninjye bubyutse bw'igihugu. Amena. Ububyutse bw'igihugu buri muri nge, ni hano bwabereye. Nuko niko bimeze iyo wituriye hafi y'isoko y'amazi meza, aho atemba iteka, aradudubiza akadudubiza, ntagira iherezo. Ntabwo bisaba kubanza kujya kureba niba amazi ahari, niba haherutse kugwa imvura. Ntibisaba ibyo. Iyo ni isoko y'amazi atemba, nk'uko nabivuze, itanga amazi yayo ku buntu. Ntabwo bisaba ngo mugire ibintu murambikaho hejuru kubwo kugira ibitwikirizo by'inyigisho mbere yuko mushobora kubohereza kubwiriza, kureba niba yandika ayo magambo nk'uko bikwiriye, niba kandi abivuga nk'uko bikwiriye, niba akoresha amazina n'insimbura zina zayo na za ntera n'ibindi. Benshi muri byo ntibazi n'ibyo ari byo, ariko ibyo ari byo byose batuye ku isoko. Murareba ibyo ari byo byose, ntabwo bategereza imvura. Ntabwo isoko itegereza imvura ngo yuzure cyangwa se ubundi ububyutse. Ntabwo ikeneye ibyo, kuko imbaraga zayo ndetse n'isuku yayo iri muri yo. Aho niho hari ijambo, imbaraga zayo. Iyo umuntu ashobora kuryakira mu mutima we, rifite muri ryo ubuziranenge, rifite imbaraga muri ryo. Ibyo byose biri mu ijambo ubwaryo, kandi ibyo nibyo bidudubiza ubugingo. Igihe Isiraheli yabihungaga, aho niho bayobeye. Iteka iyo babihungaga bagiraga ibibazo. Ni kimwe natwe uyu munsi, iyo ububyutse butagifite aho buhuriye naryo, ntacyo biba bimaze. Bwicukurira imyobo kandi cyangwa se ibitega by'amazi adatemba. None dore bwaragiye. Ariko iteka yajyaga abafasha kwitotomba ku nyanja itukura, aho igihe bitotombaga. Nyamara nubwo byari bimeze gutyo, yari yatanze isezerano, yari yaragiranye n'abisezerano. Yashoboraga no guhita basubiza ako kanya dukurikije uko tubibona twebwe, ariko yari yarasezeranyije ko azabageza hakurya. Yakoze iki? Abana b'Isiraheli yabohereje inkingi y'umuriro n'ibindi nko guhamiriza umuhanuzi wabo, kandi yarabayoboye kugera ku nyanja. Iteka ibibazo ntibibura kuza kugira ngo birwanye ibyo, kandi aho ngaho Farawo yarahasesekaye n'ingabo ze. Ese muzi icyo Imana yakoze? Yafunguye gusa icyo gitega gitukura cy'amazi adatemba, inyanja y'urupfu. Nicyo kintu cya mbere gipfuye ku isi. Mu by'ukuri irapfuye, ifite amazi adatemba, nta kintu gishobora kuyibamo. Kandi yarayifunguye, maze arababohora abageza ku rundi ruhande, abajyana aho batashoboraga kugera kubera icyo kintu. Mu butayu babonye ko batashoboraga guha agaciro ibizenga, ko byari byarakamye. Abonye bagendaga igishanga ku kindi igihe bari mu butayu, bishwe n'inyota, bashakitse icyo kunywa. Bagiye kuri iki gitega, ikizenga cyari cyarakamye. Bajya n'ahandi basanga naho harakamye. Ntabwo batekerezaga ko umunsi umwe bazabona icyo kunywa. Hanyuma rero, ahantu hadashoboka kuba amazi, aho niho basanze amazi. Yo yari mu rutare. Yari ari mu rutare, ahantu bidashoboka ko haba amazi, ahantu harusha ahandi kuba habi kuba haboneka amazi, aho mu rutare rwumye hagati mu butayu. Ariko murabona, Imana ikora ibintu gutyo, ahantu habi cyane kurusha ahandi, aho hantu hatamenyerewe. Aho niho igihe cyose ibiri. Nibyo igihe cyose twagiye duhura nabyo. Batekerezaga ko ari ngombwa kugira amateraniro manini akomeye y'idini, ko baterana bose, ko bagwira bakaba benshi n'ibindi, ko bashyikirana ku bwinshi n'ibindi nk'ibyo, ngo kugira ngo babone ububyutse. Rimwe na rimwe izafata umuntu uciriritse utanazi inyuguti zigize amazina ye, kandi hagati mu itsinda ry'abantu bamenya bigoye gutandukanya indyo n'imoso, ishobora guhagurutsamo ububyutse bwanyeganyeza isi. Yarabikoze mu gihe cya Yohana, yarabikoze mu gihe cy'abahanuzi. Nta n'umwe muri bo nk'uko tubizi wari warize, ariko Imana yashoboraga kubigarurira
maze igakora ikintu hamwe nabo. muri urwo rutare niho haturutse amazi. yari urutare kandi yatanze iryo tegeko. urutare rwagombaga gukubitwa kandi rutanga amazi meza afutse ayunguruye, ruyatanga ku bwinshi ku bantu bose bemeye kunywa. yakijije abemeye kuyanywaho. ikigereranyo cyiza cyo muri Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Imana yakubise rwa rutare Karuvari, urubanza rwacu rumushyirwaho kugira ngo muri we havemo umwuka w'ubugingo washoboraga kuduha njyewe nawe ubugingo buhoraho. birasa n'ikigereranyo cyiza gitunganye aho mu butayu. ntabwo bigeze na rimwe bakurura, bacukura, bazamura, uretse gusa kugira umugabane ku buntu no ku byo yatanze. ntiyashoboraga kubikura kumusaba ko yazamuza indobo. nta gikoresho byamusabaga. icyo byamusabaga gusa ni ukuba awufitemo umugabane. ni n'ubu nicyo bisaba. ntabwo bisaba kuba umunyamuryango w'icyo ari cyo cyose. ntibisaba gupfukama ku gicaniro cyangwa kugira icyo ukora. ntabwo bisaba ko usubiramo amagambo amwe inshuro nyinshi kugeza ubwo ugira imvugo idasobanutse. icyo usabwa ni ukuba uhafitemo umugabane ku buntu. nibwo buryo Imana yateguye. ntibisaba gusunika, bisaba gusa kubyakira ku buntu. ahubwo ni ukuba uhafitemo umugabane. ni ukumwizera gusa. icyo nicyo banashobora kubivugaho. ntacyo wabikoraho. ntiwanacukura. ntibigeze bapfukama cyangwa ngo barire ijoro ryose kugira ngo bayabone. ahubwo bari bamufitemo umugabane. yari yarakubiswe kandi yari yariteguye. n'ibyo ni ukuri. ndimo kubona umuntu wicaye hariya inyuma mu cyumba hano. ndibuka mbimubwira. turahobororera hafi y'akavure amatungo areramo. nuko aravuga ati, ariko kandi ntacyo maze. ndavuga nti ndabizi. nuko ndongera ndavuga nti maze nanjye nuko. ariko ndavuga nti wowe ureba ku cyo uri cyo. sigaho kureba ku cyo uri cyo, ahubwo ureba ku cyo we ari cyo. aravuga ati, yaba gusa narimbashije gukira isegereti mwene data Branham nahinduka umukristo. ndavuga nti ntukayireke. ugerageza guhinduka mwiza kugira ngo uzamugereho. ntabwo yaje na rimwe gukiza abantu beza, yaje gukiza abantu babi nabo bazi ko ari babi. aravuga ati, yo koko. ndavuga nti umva, ntushaka kujya ikuzimu sibyo? aravuga ati, oya. ndavuga nti, ye koko, ntabwo uhatiwe kujyayo. yarapfuye kugira ngo udahatirwa kujyayo. aravuga ati, ese ni iki ngomba gukora? namubwiye nti ntacyo, nta cyoroshye nk'icyo. aravuga ati, ariko iyaba narishoboye umunsi umwe. ndavuga nti, dore wongeye kugenda hamwe n'isegereti yawe. sigaho gutekereza ku isegereti yawe. ibuka ibi, mutekerezeho no ku byo yakoze no ku cyo ari cyo, atari ku cyo wowe uri cyo, kuko ntacyo uri cyo. nta na rimwe wigeze ugira agaciro, kandi nta nako uzigera ugira. ariko icyo we ari cyo niwe ufite agaciro. hanyuma ndavuga nti, noneho ikintu kimwe kandi kimwe gusa ugomba kuvuga ni ukumwemera, nta kindi. ariko yaravuze ati, kuki? biroroshye, ibyo ngiye kubikora. ndavuga nti, akagezi kari hano murabona. namuzanye hano kandi naramubatije mu izina ry'umwami Yesu Kristo. abantu bo mu muryango we bicaye hano kandi nzi ko baneguye ibyo nakoze. ariko nari nzi icyo nari ndi gukora. nari narabonye ikintu cy'umwimerere muri uwo muntu. ashoboraga kubona ko ari cyo gihe. nuko ndamujyana maze mubatiza mu izina ry'umwami Yesu. kandi muri icyo gihe ntihashize igihe kirekire nagiye ku muhungu we. twabonye iyerekwa ry'igiti cyari cyavunikiye ahantu. nuko uwo mugabo yituye hasi avunika uruti rw'umugongo. bamujyanye ku bitaro. kandi muri iryo joro umwami yampishuriye ko isegereti byarangiye. uko bukeye bwaho ashaka isegereti. ndavuga nti, ngiye kumugurira ipaki yayo ndimushyire. nimwitegereze neza, umunsi w'isegereti kuri we wari warangiye. ntabwo yongeye kurinywa kuva icyo gihe. ntabwo yongeye kuryifuza. ese murabona ikintu cya mbere mugomba gukora ni ukuza kuri iyo soko. mugomba kuza kuri ayo mazi mukamenya ko ntacyo mushoboye. ibyo yakoze kuri mwe nibyo bifite agaciro. bibasaba kubanza gucukura, gusunika, kuzinukwa ibi, kuzinukwa na biriya. icyo mugomba gukora ni ukujyayo mukanywa amazi. nibyo, niba mufite inyota nimunywe. noneho yari urutare. Imana yaramukubise ku bwacu. yatanze amazi meza asukuye kandi menshi. nanone muri iyi minsi aracyabikora kuri ba bandi bose bakemera kwizera. ubwo ni ubuntu ku bwoko bwe, twebwe. aho hari ikintu gisa n'icy'abantu bo muri iyi minsi biteguye kwakira icyo babonye cyose, ariko ntibashaka kugira umurimo bakora nk'ingaruka. Isirayeli yari yiteguye kunywa amazi yo mu rutare aho, ariko ntiyashakaga gukorera Imana umurimo yagombaga kwikorera. kandi we iteka aduha ubufasha. murabizi,
nta nubwo dushobora guhumeka tutamufite. Ntidushobora guhumeka niba Imana itaduhaye ubwo bufasha. Reba uburyo byose tubikura kuri we, nyamara turasa n'ibisenzegeri bigerageza gushaka gukora, bigerageza gushaka kugira icyo bimukorera. Adusaba kugira icyo dukora, kujya gusura umuntu, gusengera umuntu, kujya gufasha umuntu. Turasa n'ibisenzegeri byakagombye gukora ibyo, ariko nta kintu dushaka gukora kugira ngo tumukorere. Gucyahakwe kwari ngo banteye umugongo njyewe Jambo, kandi bihitiyemo igitega gitobotse mu mwanya wanjye. Emera, banteye umugongo njyewe soko y'ubugingo, isoko y'amazi y'ubugingo. Nuko bashaka kandi bakifuza kunywa amazi y'igitega gifite amazi adatemba. Ese mushobora kubitekerezaho? Ese ushobora kwibaza ku muntu aho mu gihe hari iriba rifukuye ridudubiza ayo mazi meza abengerana aturuka hagati mu rutare, hahandi nk'aho mu musenyi, akonje ari meza mu buryo bushoboka, hanyuma agahitamo kunywa amazi yo mu gitega, amazi amanuka ava ku gisenge cy'ikibandahore no ku yandi mazi ari hanze aho hose. Nuko akavomwa aturutse muri icyo gitega cyaguyemo ibintu byose biturutse ku gisenge no ku kibandahore n'ahandi, bigatemba bijya mu gitega. Noneho tugashaka kuyanywa aho kugira ngo tujye ku iriba ryiza rifukuye ridudubiza. Haba hari ikitagenda mu mutwe w'uwo muntu. Iyo umugabo cyangwa umugore yiteguye gushyigikira idini, ryemera kogosha imisatsi, kwambara amakabutura, kwisiga amarangi n'ibindi nk'ibyo byose, hamwe n'ikintu gisa nka gahunda, hamwe na gahunda nke, n'aho bajya mu myidagaduro n'ibindi nk'ibyo bidakwiriye, aho kandi bakihanganira ibyo kandi bagakunda ibyo bintu cyane kuruta ijambo ry'Imana ryo mu buryo bwa kera, ryo rikosora, rikaringaniza, rigahindura abagore mu abagore b'umutima, hanyuma rikabafata rikabambika nk'uko bikwiriye, rigatuma bitwara nk'uko bikwiriye, rikabakiza isegereti n'itabi, kurahira no gutuka Imana, kubeshya no kwiba, kandi rikabakuramo iby'isi byose, kugira ngo ribahe ukunyurwa gutunganye. Ni kuki umugabo cyangwa umugore yahindukirira ibintu nk'ibi ajya kubishakamo icyamuhumuriza? Ni gute ibintu nk'ibyo wabisangamo ihumure? Ni gute ushobora kunywa amazi afutse mu gitega cy'amazi adatemba? Niba umuntu agiye ku gitega cy'amazi adatemba kugira ngo ahanywere, kandi hari iriba ry'amazi afutse adudubiza, wavuga uti uwo muntu afite ubwonko budakora neza. Nicyo kimwe niba umugore cyangwa umugabo ajya ahantu nk'aho kwashakira icyamuhumuriza, hari ikitagenda kuri uwo muntu mu mwuka, ntibashaka ijambo. Ibyo byerekana ko kamere yabo ari nk'igikeri cyangwa iy'umutubu cyangwa ikindi kintu nk'icyo. Ni ukuri ikintu gifite kamere nk'iyo gikunda icyo kizenga cy'amazi adatemba, kuko ibintu nk'ibyo bitaba mu iriba ry'amazi afutse ntibishobora kuyabamo. Noneho icyabacyaha nuko bamuteye umugongo, kandi no muri iyi minsi niko babigenje. Noneho nimwitegereze urya mugore ku iriba. Mara ageze ku iriba rya Yakobo, aho niho yajyaga ajya kuvomera amazi ye uhereye kera ku iriba rya Yakobo. Ariko iriba rya Yakobo, idini, niwe ryitirirwaga kuko hari haracukuwe amariba 3, kandi iryo niwe wari wararifukuye. Nyamara uwo mugore yari afite ibintu byinshi byo kuvuga. Yaravuze ati, dore sogokuruza wacu yadufukuriye iri riba, yarayinyweragaho, kandi n'amashyo ye yarinyweragaho, ibintu nk'ibyo. Ese ibyo ntibihagije? Aravuga ati, ariko amazi uhavoma uracyafite inyota, ugomba kugaruka hano kuyashaka. Aravuga ati, amazi nge nguha ni isoko idudubiriza imbere, kandi ntuza hano kuyashaka, ahoraho, uhorana nayo. Nimwitegereze. Ariko mu gihe yamenyaga ko isoko y'ibyanditswe ariyo yamuganirije, ikoresheje ikimenyetso kiri mu byanditswe, we yari ategereje. Yahise ava mu migenzereze y'idini rya Yakobo, kandi ntiyongeye kuhagaruka, ko yari amaze guhura n'urutare rw'ukuri. Murareba, yagiye mu mujyi yiruka. Kuri we ibyaha byari byarangiye, yari akiri umugore w'indaya. Aravuga ati, nimuze murebe uwo nabonye, umuntu wambwiye ibyo nakoze byose. Ese ntiyaba ari we Kristo? Icyo gitega wenda hari icyo yari yarakoze, yari yabonye akamaro ke. None yaje ku isoko nyasoko. Igitega cyakoze umurimo wacyo kugeza igihe isoko y'ukuri ifunguriwe. Ariko igihe isoko y'ukuri yari imaze kuza, igitega cyahise gita agaciro kacyo. Uyu mugore yahise amenya ko hari ahantu heza ho kunywera, kandi hari ahantu heza ni muri Kristo.
muri Yohana 7:37-38 Yesu yaravuze ku munsi wa nyuma w'iminsi mikuru y'ingando ati, niba umuntu afite inyota naze ansange maze anywa amazi. Bose bagaragaje umunezero, bari bafite akantu gato kadudubizaga amazi aho munsi y'igicaniro, kandi aho niho banyweraga bose kubwo kwizihiza umunsi mukuru. Kandi baravuga bati, basogokuruza bacu banyweraga ku iriba ry'umwuka mu butayu. Ese murareba, bicukuriye igitega cy'amazi adatemba, bakururaga bazamura maze bakayaminjagira aho mu rusengero, kandi bose bateraniraga kuri ayo mazi barayanywaga. Nuko bakavuga bati, hashize imyaka myinshi basogokuruza bacu banywereye mu butayu. Yesu yaravuze ati, ndi rwa rutare rwari mu butayu. Bavuga bati, twariye manu yo mu ijuru, Imana yarayimuhaye. Aravuga ati, ni nge ya manu, ya soko yari we, yari hagati yabo. Uwo mugati w'ubugingo wari hagati yabo, kandi nubwo byari bimeze bityo ntibigeze bawushaka. Bishakiraga kwigumanira n'ibitega byabo. Era ko hari umuntu wari warubatse ibi, nuko Imana nayo yohereza biriya. Dore neza neza itandukaniro, bari baricukuriye ibitega. Yaravuze ati, niba umuntu afite inyota naza asange muhe ku mazi, niwe ya soko. Ani nk'uko ibyanditse bivuga, amazi atemba y'ubugingo azatemba ava mu rubavu rwe. Niwe riba rifukuye. Amazi atemba y'ubugingo azatemba ava mu rubavu rwe, cyangwa ava kure mu ndiba y'ubugingo bwe. Niwe rwa rutare, rwa rutare rwa Hagari mu gihe cy'umubabaro, igihe umwana we yendaga gupfa, ubwo yirukanwaga mu nkambi. Ari aho n'akana Ishimayeli, amazi ye yibikiye mu gitega yatwaraga yari yashizemo. Nuko aryamisha akana Ishimayeli, ajya kure y'amarembo maze ararira, kandi kuko atifuzaga kubona umwana apfa. Nuko muri ako kanya marayika w'Uwiteka aravuga, asanga Ibelarahiroyi, iriba ryadudubizagaho, kandi rikidudubiza n'uyu munsi. Yari Rahariroyi ya Hagari, urutare aho mu butayu. Urwo rutare rwari ruri hano n'isoko yuzuye amaraso. Urya munsi rwari ruri aho mu rusengero. Igihe cy'imiyaga y'inkubiri, muri Zakariya igice cya 13, yari iriba rifunguye ry'inzu ya Dawidi, ubwo kwezwa icyaha no kubwo kwezwaho icyaha. Niwe wari iryo riba. Muri Zaburi 36:9 yari isoko y'ubugingo ya Dawidi, akongera kandi akaba iyo soko mu nzu ya Dawidi. Niwe wari umusizi mu mutima we, aho ubwo umusizi yavugaga ati, hari iriba ryuzuye amaraso yo mu mitsi ya Emanueli. Umunyabyaha wese uroshywe muri icyo kidendezi yozwa ibyaha bye byose. Niwe ya soko y'ubugingo, ya soko y'amazi. Niwe jambo ry'Imana. Abantu bo mu minsi ya nyuma baramuretse, we jambo rizima, amazi y'ubugingo. Nuko bifukurira ibitega by'amadini. Nanone barifukuriye, barongera baracukura, nyamara turabona ko bagize ibitega bitobotse. Kandi icyo gitega cyuzuye imbuto yo kutizera, ya kaduruvayo yo kutizera, ya za gahunda z'uburezi ndetse n'ibindi nk'ibyo binyuranyije n'amasezerano y'Imana n'abashidikanya ku ijambo. Nyamara ibyo bitega bafite, Bibiliya ivuga ko byatobotse. Igitega gitobotse ni igitega kiva, kirekura ibitonyanga. N'iki gikora? Gitonyangira mu mwanda w'iyobokamana, byitwa inama nkuru ihuza amadini yose ku isi. Kandi aho niho igitega gitobotse kiberekeza. Impamvu y'ibyo byose ni uko bamuretse we, kandi isoko y'amazi atemba, kandi bakaba barubatse ibyo bitega. Bicukuriye ibitega binini bya za seminari z'ubumenyi, z'amabwiriza n'ibindi nk'ibyo. Ngibyo ubwoko bw'ibitega barimo gucukura muri iyi minsi. Umuntu agomba kugira impamyabumenyi y'ikirenga muri filozofiya, cyangwa impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'amategeko, cyangwa impamyabumenyi ihanitse mu ndimi, cyangwa se ibindi bisa n'ibyo, mbere y'uko bajya kubwiriza. Ibitega byujujwe teolojiya, byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, babyinjiza muri ayo mashuri akomeye atanga ubumenyi bukataje, kandi aho niho binjirizamo ubumenyi bwabo bwite, bwakozwe n'abana b'abantu. Ntibitangaje ko ibi bintu byahinduka umunuko.
nuko abantu bahanywera. Iyo abantu bashaka kubona umunezero muri iyi minsi babigenza bate? Abantu aho kwakira umunezero w'Uwiteka barahindukira bakajya mu byaha, akaba ariho bajya gushakira umunezero. Abantu bajya ku rusengero bakiyita abakozi b'Imana, iyo bitigishije cyane baragenda bakikongereza isegereti, kandi iyo bashaka kwishimisha biyambika bigufi maze bakajya gukata ibyatsi mu busitani aho abagabo banyura kugira ngo babavugiriza ku kavugirizo. Bakora ibishoboka byose kugira ngo bamenyekane, bashaka kwisanisha n'ibyamamare muri sinema. Uwo niwo munezero wabo, mu gihe Yesu yavuze ati ndi ubahagije. Impamvu ituma bahindukirira ibyo bintu nuko badashaka kunywera kuri iyo soko, bayiteye umugongo. Bashaka kwinyweraho, bashaka kwigira ahari imikorere yakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, igitega cyuzuye imyanda y'amazi adatemba. Niho bashobora kujya nk'uko. Ejo twajyanye abana ku mazi, ndatekereza ko hari kuwa gatandatu mu gitondo. Twagiyeyo, Biri we yari yagiye kuroba n'ubwato, nuko tujyana abana, umwuzukuru wanjye hamwe n'abandi, umukobwa wanjye hamwe n'agahungu kanjye gato, nuko tujya ku mugezi. Tugiye gutembera mu bwato. Ntitwashoboraga gutembera mu bwato bugenda mu mugezi. Mu gihe cyose hari harimo abantu basa nabi, basa n'abambaye ubusa kandi bigira uko batari. Ubwato bwaciye hafi yacu. Itsinda ry'abana b'abasore bakiri mu kigero cy'imyaka 12 kugera kuri 14, buri wese yari afite akabirikira k'inzoga hamwe n'isegereti. Ibyo nibyo bitaga kwishimisha. Mbese isi yazaramba igihe kingana iki ikomeje gukorerwamo ibintu nk'ibyo? Noneho kubyumvikanisha neza ko bazajya ikuzimu, ibyo bakora kuba bajya kuri kimwe muri ibyo bitega byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Ubwo rero ni bene abo bantu bishingikiriza kuri icyo gitega. Nta kindi bari cyuretse kuba itsinda ry'imisundwe yo ku isi yanduye, yuzuye umwanda, kandi bakwiyunga nacyo, kubera ko nk'uko kera mama yajyaga bimbwira ngo ibisa birasabirana. Bashaka kuza ku isoko ngo bozwe iyo mibereho y'icyaha, bashaka kwiberamo maze bagakomeza kwemeza ko ari abakristo. Kubera iki? Bamuteye umugongo. Isoko nyakuri y'umunezero, ubugingo n'ukunyurwa gutunganya. Iyo niyo mpamvu babikoze, nuko bashaka kubibamo gutyo. Hari abantu bameze gutyo bizera ibintu nk'ibyo. Hashize igihe kirekire mwene data Fred nanjye na mwene data Tom, itsinda ryuzuye, twagiye ku itorero ry'ababatista rizwi cyane hano mu mujyi wa Tucson kugira ngo turebe ko twasanga byibura akantu gato wenda kadushimisha. Nuko umukozi w'Imana avuga ikintu gito ku bijyanye n'abantu muri Egiputa, igihe bagendaga barya ibitunguru n'ibindi, kandi bifuje gusubirayo ngo bajye kubirya. Yaravuze ati birasa neza n'iby'abantu bo muri iyi minsi, kandi natwe twese turavuga tuti amen. Sinigeze mbona ibintu nka biriya. Itorero muri rusange ryatakaje umuvugabutumwa w'intangarugero. Bose bahise bahindukira ngo barebe uwo muntu uvuze ngo amen. Bahise bumirwa bikomeye, ntabwo bari bazi ibyo ari byo. Mu gihe Dawidi yavuze ati murangurire Uwiteka amajwi y'umunezero, mumucurangire nebero, mumucurangire ishako. Ibyaremwe byose nibihimbaza Uwiteka, kandi nibimuhimbaze Uwiteka. Imana yihimbaza hagati mu bwoko bwayo. Abafite ubwenge nibavuge bati amen mu gihe havuzwe ikintu cy'ukuri. Kuki mudashobora kureka iyo migenzereze y'isi ngo muhindukirire imigenzereze y'Imana? Ni ukuvuga iriba ridudubiza Yesu Kristo. Kuki mudashobora kwihindukirira? Kandi Imana ariyo soko idudubiza y'umunezero wacu, isoko idudubiza y'uguhimbaza kwacu, isoko idudubiza y'ukunyurwa kwacu. Ugutuza kw'imitsi yanjye yo mu mutwe guturuka ku Mana. Iyo ndi mu bihe byanjye bigoye, mbonera ukunyurwa kwanjye muri Kristo. Ntabwo ari mu isegereti, ntabwo ari mu by'isi, ntabwo ari mu guteranira aho bigisha imihango, ahubwo ni mu kumusanga we. Jambo ryasezeranijwe, wavuze ati niba ngiye nzagaruka mbajyana ahondi, aho niho nkuru umunezero wanjye, niwe munezero wanjye. Uyu munsi bibwira ko ibyo bintu no gukora impuzamadini ku isi ko ariho bakora ahantu heza ho kuba. Mu by'ukuri icyo ntekereza ni uko ahubwo baba bakora ahantu heza ho gucumurira. Nibyo gusa. Icyo kintu ni icyaha. Ibyo ari byo byose si ukugira ngo babeyo, ahubwo ni ukugira ngo bapfireyo. Ikorera ahantu ho gucumurira aho gukora ahantu ho kuba. Ikintu icyo ari cyo cyose kitari Yesu Kristo n'ijambo rye ry'ubugingo ni igitega gitobotse. Ikintu cyose kigerageza gusimbura ibyo, icyo mwagerageza gukora cyose mugishakamo amahoro, icyo mwagerageza gukora cyose mugishakamo ihumure, umunezero wose mwakwakira uko waba umeze kose,
kubwo gusimbura ibi. Ni igitega gitobotse cyuzuye imyanda, we atanga kunyurwa gutunganye. Ndibuka hano hari mu gihe cy'itumba, hashize imyaka mike, nasohokeye mu muryango w'inyuma. Umwana w'umusore wari uhari arambwira ati, murabizi impamvu ituma iteka uvuga ku bagore kuriya, kuko bambara amakabutura n'ibindi. Aravuga ati, nuko uri umuntu ushaje. Aravuga ati, iyo niyo mpamvu. Ndavuga nti, umva, ufite imyaka ingahe? Aravuga ati, 27. Ndavuga nti, igihe nari ndi mu myaka y'ubusore nkawe nigishaga nk'ibyo, naje kubona isoko yo kunyurwa. Niwe mugabane wanjye mu gihe cyose atinteganyiriza, niwe bwiza. Nibyo ikinejeje kuri njye ni ukumuhanga amaso, we kubona ukuboko kwe gukora umurimo no kwitegereza icyo ari gukora. Nta yindi soko nzi na busa. Igiciro cy'ingenzi kimpindura umweru nk'urubura. Nta yindi soko nzi uretse gusa amaraso ya Yesu, isoko yuzuye amaraso yo mu mitsi ya Emanueli. Umunyabyaha wese ushyizwe muri ayo maraso yezwaho ibyaha bye byose. Ndabibabwira, nta yindi soko nzi uretse gusa iyo yonyine. Yaranyogeje igihe nari mfite umwanda, yandinze nk'uwejejwe kuko nshaka kwiturira hafi yayo. Ninywera kuri ayo mazi afutse yuzuza umutima wanjye umunezero. Nshobora kuwagwa bishoboka, nkaba namera nk'utagishobora gushinga mu bundi buryo, nkaba ntagishobora kugira naho ngana. Noneho ngashobora gupfukama maze ngashyira urutoke rwanjye ku isezerano, maze nkavuga nti, Mwami Imana, niwe mbaraga zanjye, urukunyurwa kwanjye, mbere byose muri byose. Nshobora gutangira kumva ikintu kidudubiza imbere muri nge hariya, ngahita mbisohokamo. Nze kurenza imyaka 50, nuko kandi nzinduka mu gitondo. Muzi ibyo ari byo, mfite ibibazo by'isi bituma ntatinda mu buriri. Ntabwo tugerayo, kandi hari bamwe bari ku rugi barimo gukomanga, cyangwa se birakambwira ati, hari ikibazo cyihutirwa ahantu runaka, nkaba ngomba kujyayo. Nuko nkibwira nti, ni gute nzagerayo? Ngerageza gukurura akaguru ku buriri, ndatekereza ko uri isoko yuzuye imbaraga zanjye. Amen. Imbaraga no gutabarwa kwanjye bituruka ku Uwiteka. Uri isoko yanjye idakama, niwe busore bwanjye. Abategereza Uwiteka bazongererwa imbaraga, bazahagarara bafite amababa nk'ikizu, baziruka ntibazananirwa, bazagenda ntibazananirwa. Mwami Imana, kujyayo ni inshingano zanjye. Ndahamagaye ngo njye ku murimo wanjye, kandi muri ako kanya numva ikintu kidudubiza imbere muri nge. Umunsi umwe nari mfite inama hano i Topeka, Kansas. Hari umusore w'umubwirizabutumwa, umwe mu banshyigikira. Mwene data Roy wicaye hano aribuka aho hantu. Hari uwo mubwirizabutumwa, igikuta cyagwiriye, yari agiye gupfa. Umwijima we wari waturitse, urwagashya rwe rwasohotse, ibintu biremereye byari byamuguyeho. Ifunguro rya mu gitondo ndi kuvugana n'umugore wanjye, ndavuga nti, mugore wanjye, urabizi, iyo aba Yesu yari ari hano, ese wari uzi ibyo yari gukora? Nizera iri jambo. Igihe yabaga anshyigikiye, nizera ko yabaga ashyigikiye Kristo. Hanyuma ndavuga nti, ibi ni uburyarya bwa Satani. Narongeye nti, iyo aba Yesu yari ari hano, yari kujya kumurambikaho ibiganza bye byera. Uwo mwana w'umuhungu yari kugarura intege, habe n'iyo umwijima we wari kuba washwanyaguritse, yari gukira, kuko Yesu yari kujyayo azi uwo ari we. Yari ari mu muhamagaro we. Byanditse byari biri mu kuri, byahamirizaga muri we neza ko yari azi neza uwo ari we, kandi nta gicucu cyo gushidikanya na hato. Yari kumurambikaho ibiganza, hanyuma akavuga ngo, mwana wanjye, garura intege. Yari kongera kugenda. Hanyuma ndavuga nti, nta madayimoni ahagije ari kuzimu yakwiciye umwana muri ako kanya. Nuko navuga nti, yari gukira. Ariko ndavuga nti, urareba mukundwa, we yari Yesu, ibiganza byera by'Imana. Ndavuga nti, ngewe ndi umunyabyaha, navutse biturutse ku gitsina. Data na mama bari abanyabyaha, nanjye ubwanjye ntacyo ndicyo. Yari guhaguruka kuri ubwo buriri iyo aza kumpa iyerekwa. Nuko rero ntangira gutekereza, ibyo ari byo byose, iyo haza kubaho iyerekwa, byari kugenda bite? Byari kuba bya biganza byanduye nanone yari kurambikwaho. Yego, wa muntu wari kumusengera, ibiganza bimwe byanduye. Nuko ntangira gutekereza nti, ndamuhagarariye. Rero Imana ntimbona. Amaraso yo mukiranutse ateretse mu ijuru ku gicaniro, niyo atakamba ku bwanjye. Niwe wenyine umpagije, niwe sengesho ryanjye, niwe bugingo bwanjye. Atekereza ikintu kimwe rukumbi cyatuma murambikaho ikiganza. Mfite kwizera, nuko mfite kwizera mwiyerekwa, kandi yerekwa ridahari, kwizera kwabikora. Rero nshobora kwemeza ko ngewe ntacyo ndicyo,
ahubwo nkemeza ko we ambereye byose muri byose. Niwe buzima bwanjye, niwe unyobora. Adini na rimwe ryanyohereje, niwe wanyohereje. Haleluya! Ngiyeyo mu izina rya Yesu, ngiye kumurambikaho ibiganza. Nagiyeyo kumurambikaho ibiganza uwo mwana w'umuhungu, kandi uwo mugoroba yari ari mu materaniro yakize neza. Amen. Oh yego, niwe soko, nta yindi soko nzi. Nta kindi nzi uretse gusa amaraso ye. Ndi umuntu usuzuguritse, ndi imburamumaro, ni twese turi cyo, ariko imbere y'Imana turi intungane. Mube abatunganye nk'uko so wo mu ijuru ari intungane. Ni gute mwabazo? Nuko utungana udahagarariyeyo. Iyo soko irahari, iminsi yose iraboneye, ntabwo ari ikintu kidatemba, ahubwo ni isoko iboneye. Iminsi yose ikuraho ibyaha byanjye byose. Iyo soko niwe. Noneho kubwo gusoza, nashakaga kuvuga ibintu byose binyuranye n'ibi, n'ibitega bitobotse, bizarangira binyenye ibyo mwashyizemo. Nimushyiramo ibyiringiro byanyu byose, igihe cyanyu cyose n'ibindi, muri kimwe mu bitega by'amazi adatemba. Yesu yavuze ko ari ibitega bitobotse. Imana yaravuze iti ni ibitega bitobotse, bazatuma ibyo muzashyiramo byose biva. Ubwo rero niwe buryo bumwe rukumbi bwo kugera ku kuri, ku bugingo, ku munezero w'iteka no ku mahoro y'iteka. Niwe buryo bwonyine bwo kubigeraho. Oh mbega, isoko idakama y'ubugingo ni Yesu Kristo. Kubera iki? Kandi se we ni iki? Ni ijambo ntahinduka. Ni ijambo, ubugingo, isoko. Uko yari ari ejo n'uyu munsi ni kari, kandi nikazahora iteka ryose. Uwizera ukuri, aho niho hari umunezero udasanzwe, ubugingo budasanzwe, n'ukunyurwa kwe kudasanzwe biri muri Kristo. Ntibisaba guhaka, gukurubana, kuba umunyamuryango, kudaha. Bisaba kwizera maze ugatuza. Dore ibisabwa kuwizera. Kimwe na sogokuruza wacu Aburahamu, ntiyigeze akurubana, ntiyigeze yishakira ibisharira, nta na rimwe yigeze yigora. Yari afite ijambo, yakomeje kwishingikiriza ku mabere ya El Shaddai. Aburahamu igihe yari afite imyaka 100, Imana yaramubonekeye maze iramubwira iti, ndi Imana y'imbaraga. Ni ijambo ry'ikigereki El Shaddai, bishatse kuvuga ngo ufite amabere. Kandi dore urashaje, nta mbaraga ukigira, ariko igamira ku ibere ryanjye, igaburire kandi wongera imbaraga uvanye muri iyo soko. Amen. Se mu gihe yaryegamiye yavanye meki, umubiri mushyashya. Yabonye umwana amukuye kuri Sara, kandi nyuma y'imyaka 50 yagize abana 7 bavanye ku wundi mugore. Oh El Shaddai, isezerano rya kera rigaragaza ibyo yakoze, isezerano rishya rikamenyesha ibyo azakora. Amen. Ni isezerano rya kera, habyuma bitanga akayaga bigihari. None ngiye kugira vuba ndangiza aha mu kanya gato. Ndashaka kuvuga mbere yo kurangiza. Umunsi umwe nabigizeho urugero rwiza. Naratemberaga, kandi abantu bamwe hano werekeza Georgetown i Milton. Igihe kimwe hari isoko iyo kure mu misozi. Yari isoko y'amazi adudubirizaga utera hejuru amazi nko muri 1.20 cyangwa 1.5 yakomezaga yitera buri kanya. Kandi hari isoko nini yari izengurutse aho hantu, kandi hirya no hino aho hari imishwi y'inkoko myinshi. Murabizi n'ibindi bintu byari aho, amoko y'ibyaremwe. Kandi nkuko nari mfite inyota yo kuhagera, yo kugera kuri iyo soko, kandi narayegereye, nuko ndongera ndanywa. Cyakora nari nicaye ndanywa, nari ntegereje. Uko imyaka yagiye ikurikirana, nagendaga iteka ngaruka kuri iyo soko. Nta na rimwe yigeze hagarika kududubiza, mu mpeshyi kimwe no mwitumba. Nta wayihagarika. No, ntushobora guhagarika isoko idudubiza. Yoreka da, nubwo haba hakonje gute, ntihagararaga. Wabasha guhagarika ukuva kw'igitega, uruhomo ruto rurahagije kubikora. Murabona, ariko ibihumeka byose bifite ubuzima muri byo biragendagenda. Ntabwo ushobora gufungira iba ry'amazi adudubiza, habe nubwo aho haba hari mwukaki. Iryo riba risohora amazi. Nimwibere kuri iryo riba. Naje kuhabona, njyayo, nyweraho, mbega amazi afutse. Nta kwibaza ngo ndibaza niba narigeraho, ndibaza niba hari kitagenda, nibaza niba riraza kurekeraho kududubiza. Isaza w'umworozi yarambwiye ati sogokuruza niryo yanyweragaho. Nuko aravuga ati nta na rimwe yigeze atakaza imbaraga, habe na rimwe. Niryo ryari riba nanone ridudubiza amazi agatemba akajya kwiroha mu mugezi wa Blue River. Naribaje nti mbega ahantu heza ho kunywera amazi. Nakoraga urugendo rw'ikilometero n'igice n'amaguru kugira ngo ngere aho hantu,
kuko by'ukuri ni ahantu hahebuje ho kunywera. Nisanze mu butayu muri Arizona aho, kandi ndacyongera kuhatekereza iyo soko nziza, iyo mbasha gusa kuharuhukira hafi yayo, kuko igihe kimwe Dawidi yabivuze ati, iyaba narimbashije kunywera kuri iryo riba, ngo iyaba narimbashije kugerayo. Umunsi umwe naricaye, hanyuma mpura n'ikintu gishekeje. Ndavuga nti, niki gituma uhora wishimye gutyo? Nashimishwa no guhora nishimye gutyo, ariko sinigeze na rimwe nkubona urakaye. Kuva nagera ino, nta kintu na kimwe kigaragaza uburakari kuri wowe. Naravuze nti, uhora iteka wuzuye umunezero, urasimbagurika, kandi ukagaragaza umunezero udasanzwe ndetse n'ibyishimo, mwitumba kimwe no mu mpeshyi, hakonje cyangwa hashyushye. Uko byaba biri kose uhora wuzuye umunezero. Niki kibitera? Niki? Nigiki? Nuko nywa ku mazi yawe? Ndavuga ngo ndavuga nti, nyamara bishoboka kuba inkwavu zikunywera amazi kandi ibyo ukabikunda. Iti oya. Ndavuga nti, none se niki gituma uhora ududubiza? Niki gituma uhorana umunezero? Niki gituma uhora wuzuye umunezero? Ndavuga nti, nuko inyoni zikunywera amazi? Oya. Uko njyewe nkunywera amazi? Oya. Ndavuga nti, none se niki gituma uhorana umunezero? Kandi iryo riba ribasha kunsubiza, ryari kuvuga mwene data Branham, suko unywa aranezeza, kandi ishoboye kuhira n'inyoni, nuhira buri wese ushaka kunywa. Icyo usabwa gusa nukuza hano maze ukanywa. Ariko ikinshimisha ntabwo ari njye ududubiza, ni ikintu muri njye kinsunika, ni ikintu gihora kidudubiza muri njye. Kandi niko bimeze ku bugingo bwuzuye umwuka, nkuko Yesu yabivuze. Yabahaye isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo bw'iteka. Iriba rifukuye, iridudubiza, rizamukamo amazi ahora atemba. Naho itoro ryateraganwa n'ibibazo, wowe uba wibereye kuri iryo riba. Kuki wahitamo imigenzereze ishaje y'amadini, igitega cyuzuye isayo n'umwanda, kugira ngo unywe ibyo bintu bidatemba, kandi nyamara warararikiwe kuza kunywera kw'iriba ridudubiza? Ntekereza ukuntu riba risunika, ryiterera hejuru, ridudubiza, riseka, ryishimye, risimbuka, kandi rinezerewe, haba mu mbeho, mu mvura, hashyushye cyangwa humagaye. Igihe hasigaye hose mu gihugu haba harimo gupfa, riba ririmo ridudubiza kuko ryahoze igihe cyose. Kubera ko rifite uburebure, rifite imizi aho hasi mu bitare, aho hasi niho rituruka. Mundeke nibere kubw'iyo soko idudubiza. Fata imikorere y'abantu yose ushaka, ibitega bitobotse byawe byose, ariko ndeke njye kuri iryo riba. Ibyo bitega byinuka, ariko ndeke njye kuri iryo riba. Ikanze aho ngaho gusa, kuri iryo riba ryuzuye, n'ibyishimo byanjye, n'urumuri rwanjye, n'imbaraga zanjye, n'amazi yanjye, n'ubugingo bwanjye, n'umuganga wanjye, n'umukiza wanjye, n'umwami wanjye. Ibyo nkenera byose mbisanga muri we. Ni kuki najya ahandi hose? Ne data mushiki wanjye, ese ntushaka kuza kuri iryo soko ku mugoroba w'uyu munsi? Ntubishaka? Niba utarigeze uyizaho, ese ntushaka kumwakira ku mugoroba w'uyu munsi, mu gihe twubitse imitwe yacu? Bitega biva, isi nayo ibyinjiramo, umwanda w'ibizenga, kandi ibyo mu bindi bihe. Kubera iki mutafata iriba ridashobora kubika iyo myanda yose? Iryo riba rinini ryuzuye amaraso yo mu mitsi ya Emmanuel. Kubera iki atari ryo mwakwakira ku mugoroba w'uyu munsi? Imana ibafashe cyane kuri uyu mugoroba, mu butaka bukayutse buzira amazi, nk'uko umuhanuzi yabivuze. Niwe rutare mu butaka bukayutse, niwe iyo soko. Ese mu mitima yanyu ntimushaka kumusanga kuri uyu mugoroba mu gihe dusenga? Dear Heavenly Father, there's no other fountain as the music is playing. Nta yindi soko iriho kuko indirimbo ibivuga. Nta yindi soko nabusanzi uretse gusa amaraso ya Yesu. Aho niho navukiye, aho niho narerewe. Nshaka kubayo no gupfirayo no kuzukirayo imbere y'amaso ye. Iteka Mwami mpora imbere y'amaso ye, ko nta wundi nzi na busa, nta mihango, nta rukundo, nta rundi rukundo uretse rwa Kristo, nta wundi muhango nzi uretse Kristo, nta kindi gitabo uretse Bibiliya, nta kindi na busa, nta wundi munezero uretse uwo dusanga muri we. Bawunyambura o Mana, nubwo nta bantunzi bimeze bite kuri iyi si, nanone rwaba ari urupfu, nakwangara nta ntego, nikoreye amaboko. Bawunyambuye naba ndi umuntu isi ishiriyeho, Mwami, ariko reka mbe muri we, ariko reka be muri nge. Noneho
ukwa 12 kuzaba kunejeje kimwe n'ukwa 5. Noneho nta hantu hashyushye hazabaho, nta hantu humye hazabaho, habe n'urupfu ubwarwo nta nsinzi rufite. Reka tumugire Data, mutange wese kubizera bose hano mukuru uyu mugoroba, ko bagumye hano muri iki cyumba bategereje. Benshi muri bo bagomba gufata urugendo muri iri joro kugira ngo basubire mu ngo zabo. Reka iki kibe icy'ingenzi mu bitekerezo byabo. Ntuye kuri iyo soko, niho ntuye, nywa amazi afutse isaha nyuma y'indi. Niba batari bamugira, bamwakire muri aka kanya kugira ngo yongere ajyane nabo ku isoko. Nzabaherekeza, nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi. Ibyo bikore Data. No mu gihe tucyubitse imitwe yacu, ese haba hari uwaba kuri uyu mugoroba cyangwa nibangaye bavuga bati, Mwami njyana kuri iriya riba muri aka kanya. Niba naje ntabwo gusa ari kubwo kumva, ahubwo naje kugira ngo ngire icyo mbona. Naje hano kugira ngo nkubone. Mwami ndagukeneye kuri uyu mugoroba. Ngwino muri aka kanya mu mutima wanjye. Ese urashaka kubikora Mwami? Imana ibaha umugisha. Umwami abaha umugisha buri wese. Atawitegereza ibiganza. Barahagaze aho hose ku nkuta ndetse no mu bindi byumba aho hanze. Wababonye Data, ndagusabye ngo usubize ibyifuzo byabo. Byashoboka ko baba baranywereye ku bitega bishaje. Mwami, n'uruhavu ruto umuntu yacukuye ku nzira maze rukagenda rwandura inyigisho mbi zitandukanye zihakana ijambo. Ndagusabye Data ngo uyu munsi baze kuri wowe, ari we soko, iyo soko y'ubugingo. Kore Data, ndabakweguriye muri aka kanya mu izina rya Yesu. Kandi warambwiye uti, nusaba ikintu icyo ari cyo cyose mu izina ryanjye, icyo kintu kizakorwa. Nyamara sinagisaba Mwami niba ntazi ko icyo kintu kizaba. Nabisubiramo nk'uwabigize akamenyero. Ariko mbasabiye n'umutima wanjye wose. Ndabasabiye nizeye ko uzatanga ibyo wasezeranije. Kandi noneho mbavanye muri iri riba uyu mugoroba, bajyanye kure y'ahantu banyweraga, aho batanyuzwe n'iryo riba. Bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Nabawe Mwami, bakunywereho amazi afutse, iriba ry'amazi afutse mu izina rya Yesu. Ndabisabye. Amina. Biduhe Mwami. Iry'igiciro iryo riba n'amaraso yawe Yesu, niyo anyeza rwose nkera nk'urubura. Nta rindi riba nzi, nta kintu kimeze nk'amaraso ya Yesu. Niki cyashobora kunyezaho ibyaha byanjye byose? Nta kintu uretse amaraso ya Yesu. Niki cyabasha kuntunganya rwose? Nta kintu uretse amaraso ya Yesu. Yesu, kiza abangaba Mwami. Biduhe Mwami, binyuze mu izina rya Yesu nsenze. Mana, kugira ngo umenye ibi bintu byose. Nta rindi riba, nta kindi kintu uretse amaraso ya Yesu. Bitekerezeho, nta rindi riba nzi, nta kintu nzi kindi uretse we. Nta kindi nshaka uretse we gusa. Nta kindi uretse amaraso ya Yesu. Mbega iriba ry'igiciro, iryo ry'impindura uwera nk'urubura. Nta rindi riba nzi, nta kindi nzi uretse amaraso ya Yesu. Igihe turirimba nanone dusuhuzanya bamwe ku bandi, ese murakundana bamwe ku bandi? Ese hari ufite icyapfa na mugenzi we? Niba hari, nagende bikiranure. Murabishaka? Ntituvire hano gusa. Murareba, niba ufite ikibazo na mugenzi wawe, genda none hamutunganye. Aya niyo mahirwe yawe yo kujya kureba uwo muntu, maze ukamubwira uti, mwene Data, mushiki wanjye, nakuvuze nabi, hari icyo nagutekerejeho, sinifuzaga kubikora, mbabarira. Murareba ko niko mugomba kubigenza.
reka tugire isoko ikomeza hagati yacu. Murabona, ntacyampa gukira nk'amaraso ya Yesu. Ayo maraso ye niyo mboneza rwose. Ntacyampa gukira nk'amaraso yawe Yesu. Irahebuje, sibyo? Nta yindi soko. Ntabwo tuziyandurisha iyindi soko. Twaritandukanije, isi twayisize inyuma yacu. Ntabwo tugikeneye ibitunguru ndetse n'ibitega bitobotse byo mu Egiputa. Turi mu rugendo hamwe n'umwami wacu Yesu, we rutare rwakubiswe. Amen. Turya manu ivuye mu ijuru, kandi tukanywa, tukarya ibyo kurya by'abamarayika, kandi tukanywera ku rutare. Amen. Ntacyampa gukira nk'amaraso yawe Yesu. No twunamisha imitwe yacu dusenga kugira ngo Imana ibahe umugisha mwinshi, kugira ngo ubuntu bwe n'imbabazi ze bizabane namwe muri iki cyumweru gitaha. Kandi haramutse hagize ikiba umwe muri twe akajya hakurya y'inyegamo, mwibuke yuko ari amasaha make yo kuryama ndetse no kuruhuka kugeza igihe tuzahurira. Mwibuke kandi ko abariho bazaba basigaye batazabanziriza na hato abasinziriye. Iyi mpanda y'Imana izavuga, iyo mpanda ya nyuma, iya gatandatu imaze kuvuga, kandi iyo mpanda ya nyuma nk'ikimenyetso cya nyuma izaba ari ukuza k'umwami. Izavuga maze abapfiriye muri Kristo bazuke mbere, baruhutse kugeza icyo gihe. Kandi ngo niba basitaza, mwibuke, ambara izina rya Yesu nk'ingabo y'imbaraga igukingira. Kandi ibigeragezo nibiza, ambaza iryo zina ryera mu masengesho. Madayimoni azahunga. Mwibuke, turizera kuzahurira hano mu cyumweru gitaha mu gitondo. Muzazana abarwayi n'abababaye, tuzabasengera. Mudusengere namwe. Ese muzabikora? Muvuge amen. Nzabasengera kandi Imana ibaha umugisha. Izina mu masengesho. Izina ry'igiciro. Mbega ukuntu ari ryiza. Ibyiringiro by'isi, umunezero w'ijuru. Izina ry'igiciro, mbega ukuntu rinejeje. Ibyiringiro by'isi, umunezero w'ijuru. Muri iryo zina rya Yesu niho twunamira, niho duca bugufi ku birenge byacu. Umwami w'abami mu ijuru, uwo tuzambika ikamba igihe urugendo rwacu ruzaba rushojwe. Izina ryiza, izina ryiza, ese si byo? Ryiza kandi ry'igiciro. Ibyiringiro by'isi, umunezero w'ijuru. Izina ryiza, izina ryiza, mbega uko ari ryiza, mbega uko ari ryiza. Ibyiringiro by'isi, umunezero w'ijuru. Igihe cyose biba bitandukanye, igihe cyose biba bigoye gutandukana namwe, nubwo nzi ko bigurumana muri twe, ariko hari ikintu. Reka turirimbe umurongo umwe. Ese mugiye kubikora? Muri bikore. Hahabwa umugisha ipfundo riduhambiriye. Mushiki wacu, ibangahe bazi iyo ndirimbo ya kera? Twajyaga tuyiririmba mu myaka ya kera. Hari nari ndimo gutekereza ku mugoroba, ibiganza bibiri mu magana byavuye. Twahoze turirimba iyo ndirimbo hano ku rusengero, kandi twabaga tuhuje ibiganza ngo hahirwe iryo pfundo riduhambiriye. Nashyinguye benshi hariya ku irimbi, barategereje. Nzababona. Nigeze mbabona rimwe mwiyerekwa, igihe narebaga hakurya y'inyegamo. Bariyo. Reka twubike imitwe mu gihe turimo kuririmba. Hahabwa umugisha iryo pfundo riduhambiriye. Imitima yacu ihambiriwe mu rukundo rwa Gikristo. Gusabana kw'imitima y'abavandimwe, ese ni nk'ibyo haruguru?
rero mufatane mu biganza, rero mwunamishe umutwe. Bow your head. It give us inward pain, but we ibyo biratubabaza imbere, ariko tuzongera kuba umwe mu mitima yacu, kandi ngiye kongera kubibona. N'imitwe yacu yunamye, shubije iteranira umushumba noneho ngo arangizanye isengesho. Bene data babwiriza, namwe inshuti aho hanze